abakabaliste cyangwa mu myizerere ya kabale bakunda inyigisho cyane z'abamarayika. Abamarayika ahantu hose ni abamarayika. Uyu munsi turi kubona no mu itorero izi nyigisho z'abamarayika zirimo cyane, ziraganje. Hari inyigisho yadutse cyane mu ma eglise yitwa les églises de réveil cyangwa se amatorero y'ububyutse, inyigisho yitwa, turaza kubigarukaho ariko tugeze inyuma. Reka tubanze turebe imyizerere y'abakabaliste ku bamarayika. Mu by'ukuri bizera ko habaho imitwe 9 y'abamarayika, ari byo byiciro 9 byerekana ubumana mu buryo bwuzuye muri kabale. Ni abakerubi, ni abaserafi, n'abo bita ingoma. Ibi byiciro uko ari bitatu bikaba ari byo byiciro bigize umutwe. Ndashaka kubereka icyo Bibiliya ivuga kuri uyu mutwe abakabaliste bita umutwe w'umuhuza w'Imana, ugizwe n'ibyiciro bitatu by'abamarayika. Bibiliya ivuga ku bamarayika cyane, ariko ntuzasangamo umutwe witwa redomination mu bamarayika bo muri Bibiliya. Nta mutwe witwa reverti, nta repuissance. Niho wibaza ubundi ibi bintu byaje kuvahe. Muri Kiliziya baririmba deja ko hari 9 cœurs d'ange, hari imitwe 9 y'abamarayika. Urugero rworoshye rwa hafi ni ishapure yitwa ishapure ya mutagatifu Mikayire, mu gifaransa bayita le chapelet de Saint Michel. Imana Data no mu persona, Imana Mwana no mu persona, ndetse Mwuka Wera no mu persona. Kandi buri wese wo muri bo ni ikinyabutatu kuri we ubwe. Niba nabakanga kandi nibyo bikwiye, bose hamwe ni 9. Ariko mu gifaransa igizwe na salutation 9, indamukanyo 9 zagenewe buri mutwe w'abamarayika, akabahamagara bawuvuze mu izina. Iyo ageze kuri redomination aziyambaza, bazite invocation, azemvoka, azihamagara mu izina ati redomination rwose muze. Agahamagara repuissance ati muze ndabakeneye. Nagahinda n'umubabaro uteye ubwoba. Hari bihamya neza yuko uyu mutagatifu Mikayire wavuganye na Sœur Antonia atari Mikayire w'Imana, atari marayika tuzi mu ijambo ry'Imana. Amagambo yamubwiye yonyine reka nze nyabasomere. Twavukiye ubwa kabiri muri Kristo ubwe, nta wundi twemererwa gusenga bene data. Nta gusenga abamarayika, nta gusenga abatagatifu, nta bindi biremwe ujya gusenga. Hadutse ibiterane, kandi ibyo biterane iteka bivuga kuri Ministère des Anges. Baterana bategetse iteraniro ryose kuza bambaye imyenda y'umweru. Ibyo bintu nimukabijyemo bene da. Ndakwinginze ibyo bintu ntukabijyemo, baba bagiye kubashumuriza imyuka y'abadayimoni. Hari umuframaso umwe muri Amerika watangije ikintu bise White Dinner. Mu Rwanda kirahaba White Dinner. Mu Rwanda nigeze kuba nibereye Kigali rimwe. Umeza atyo ntazagusukeho amavuta, umeza atyo ntazagira umuhango n'umwe agukorera, ntazagusezeranye mu bukwe, nashaka ntazaguhambe wapfuye. Ndetse umeze utyo nkugiriye inama ntazakwatuza amagambo ngo akuvugisha amagambo yasubiremo, kuko amagambo ari kugusubirishamo. Uyu mutwe wigaragaza mu bintu bitatu: wigaragariza mu mitegekere, amaguverinoma n'ibindi byose, ukigaragariza mu mabonekerwa, ukigaragariza no mu buhamya. Aka kantu abadayimoni bigaragariza mu buhamya bw'ineza y'Imana. Numvise nakubaza mwene data, iyo utanga ubuhamya wowe mugiye kureba muri aka kavideo imyizerere iri hano hanze iteye ubwoba. Ubundi Imana yacu ni Imana yihishura, ntago ari Imana yigwa. Ugiye kwiga ukiga amashuri ya teoloji, ukagerekaho ya Bibiliya, ukagerekaho doktora muri teoloji n'iki byose, Imana itarakwihishuriye urushaho kuza uyihakana kurusha uko wagiye uyihakana. Kubera aba bantu ba Priest for Equality, aba bantu bizera Imana mu bitsina byombi, bavuga ngo Imana ivuga ngo tureme umuntu, ni Imana y'ingabo n'ingore, ni Imana mu masura yombi zari zirimo zijya inama. Ariko cyane cyane iyi ngabo iri nibwira iyi ngore, kuko iyi ngore niyiramukwa nijya kubise, isa naho iprovoka kugira ngo ijye kubise maze babyara umuntu, kuko hagombaga kuvuka umuntu usa nabo. Munyumvira ubwo buyobe ahantu bugeze. Subiramo nyuma yanjye uti sindi ubugingo, ndumwuka. Ntago ndi ubugingo, mfite ubugingo. Ntago ndi umubiri, simfite umubiri, ahubwo mba mu mubiri.
nubyumva uzamenya aho biri kwerekeza. Impamvu ashaka kukubwira kuri uwo mwuka nuko mukanya ashaka kukubwira kuri ku rwego nibyo byabyaye iriya doctrine y'abantu byo kwatura upokeya ibintu byose ukabyiyaturaho. Doctrine y'abadayimoni yazanywe mu isi n'umugore witwa Helena Blavatsky. Iyo doctrine yinjira mu itorero abantu barakira, niyo tuzavugaho ubutaha. Ngo ndakubita Goliath wanje, ndamuhenura ndamusundura, abantu mwabataye mu mazi mwabatwaje imigezi mwe. Beneda, iyo tuvuze intwarane mu kinyarwanda ntibyumvikana, ariko mu gifaransa aravuga ngo ce sont les violents. Ba bantu babugisha n'igitugu, ba bantu biyemeje gukura obstacle mu nzira zabo kugira ngo babujye. Icyo ubonye kikutinzura kigizayo, ntabwo utinya gutandukana n'umuntu runaka, ntutinya kuva mu bintu runaka. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo iraguye Babuloni. Niba ugitinya kugira ibintu usohokamo, Babuloni izagwa ukiyirimo. Amakuru agezweho, musohoke muri Babuloni, muri Ayaloni tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wifuza byose muri Bibiliya uzabisanga kuri Ayaloni TV. Ayaloni TV, reba itangazamakuru rurisha. Ayaloni TV. Yesu ashimwe cyane. Bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom. Ndashimira Imana inyemereye kugira ngo mbone aka kanya kugira ngo ducumbukure inyigisho twacumbikiye hashize igihe kirekire. Abantu benshi bagiye banyandikira bambwira bati bite, wabaye iki, kutaza ngo usubukure ukomereza aho twari tugeze. Ariko mu buzima niko bimera, hari igihe haza impinduka mu buzima zigatuma akanya kari gahari kagabanuka. Hari impinduka zabayeho nyinshi mu muryango wanjye zatumye umwanya nari mfite utuba kurusha uko wari usanzwe n'ubundi ari mukeya, ariko Imana ishimwe cyane ko uyu munsi byemeye kugira ngo tubane. Ndabanza rero gusuhuza bene data aho muri hose mu mpande zitandukanye, abari muri Afurika, abari mu Burayi, abari muri Oceania yose, abari ku mugabane wa Aziya ndetse n'uwa Amerika. Mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mbere rero yuko twinjira mu nyigisho ducumbukura cyangwa dusubukurira aho twari tugeze, mureke tubanze dusenga Imana. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye ko uri uwo kwizerwa kandi mwami Imana ubereye maso abagutegereza bose. Ndagushimira mwami wanjye ko mu gihe nk'iki wemeye ko mwami Imana duhura tuganira ku byawe. Mwami wanjye, hari ababishoboye kuturusha, hari ababizi kuturusha, hari ababifitiye impamyabumenyi, ariko abo bose mwami wabanyuzeho, uhitamo mwami Imana ko nakubera akanwa muri uyu munsi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ubanze unyeze cyane kandi unyezanye na bene data tugiye kubana muri aka kanya. Mwami wanjye, akanya kose turi bumare tukamare tuvuga iby'ubugingo, ndasenga kugira ngo umwuka wawe anyure mu magambo turi buganire, maze yemeze imitima. Abakwiye kwihana bihane, abakwiye guhunga umujinya uzatera mwami bawuhunge, abakwiye gukiza amagara yabo mwami bakava mu irimbukiro bakinjira muri Kristo Yesu ari we mwami waduhindukiye umwuka utanga ubugingo, abo nabo bashoboze kugira ngo babikore. Reka mwami Imana umwuka wawe abane nanjye cyane mvuga, kandi umwuka wawe abane by'umwihariko n'abantu tugiye kubana bumva. Ndasengera buri mutima ugiye kumva mwami, ijambo ryawe rirambwira ngo umutima w'umuntu ufite urusha ibintu byose gushukana, ngo kandi ufite indwara ntabwo wizera gukira. Mana, uyu mutima ufite indwara, uyu mutima umugaye, uyu mutima mwami wamugajwe n'izi nyigisho mwami zagiye zishyira abantu mu bubata, zigashyira abantu mu rupfu nyamara wabacunguriye kugira ngo babe abana b'ubugingo. Ndasenga kugira ngo mwami uyu mutima ijambo ryawe riwubere umuti mu izina rya Yesu. Ubohora imitima iboheye mu bubata mwami wanjye, ubohore buri muntu. Reka nkwinginge kugira ngo ubane natwe muri aya masaha yose tugiye kumara tuganira. Icyubahiro cyose kikugarukire mwami wanjye, wiheshereza icyubahiro kuri jyewe uvuga, wiheshereza icyubahiro kuri mwene data uri kumva. Twese tukugirireho umugisha mu izina ry'umwami Yesu dusenze twizeye,
amen amen. Rero duhite dukomereza aho twacumbikiye ubushize. Muzi yuko ubushize twavuze ku nyigisho zitandukanye zikomoka muri kabale juive kandi turimo dusanga mu bukristo uyu munsi. Ni naho tugiye gukomereza. Twavuze ku bintu bitandukanye ntari bugarukeho, wenda abo tutabanye bashobora kubinyuramo, by'umwihariko ikiganiro twakoze turi kumwe na mwene data Bosco, ndakeka ari nacyo hari cyanyuma cyangwa cyabanjirije icyanyuma muri izi nyigisho za kabale twavugaga. Umuntu rero utarakirebye bishobora wenda kumugora gutangirira aho tugiye guhera, kuko tutari busobanure ibyo twamaze gusobanura mbere. Ahubwo uyu munsi nifuje ko tuza gukurotira kino kintu cya kabale tureba cyane cyane inyigisho noneho ziri mu itorero uyu munsi, aho dusengera, ibyo tubona buri munsi kandi bifitanye isano rwose na kabale. Twari twabyise izi nyigisho zitandukanye twarimo tureba, twari twazise ngo ni inyigisho z'abadayimoni zikomezwa n'imyuka iyobya. Twabonye nyinshi cyane, n'uyu munsi tugiye kureba izindi zitandukanye kugira ngo ku muntu rwose ukunda kuzaboneka k'umukiza wacu Yesu Kristo. Nicyo gituma rega tuvuga ibi bintu. Ntago ari uko dushaka kwiremera abanzi mu banyamadini, ntago ari uko dukunze gutukwa nk'uko mujya mubona baza bakantuka bakagira gute, ahubwo ni ukugira ngo abantu bose bakunze kuzaboneka k'umukiza wacu ubishoboye yiyarure yitandukanye n'ibi bintu, kuko birimo birajyana abantu kurimbuka bene data. Hanyuma rero twavuze cyane ku kintu izi nyigisho kabale irimo igenda yinjiza mu itorero gahoro gahoro, nyamara bo barimo barateguriza umwami wabo ugomba kuza. Hanyuma ugasanga n'abitwa ko bategereje Kristo Yesu, bategereje Yesu wundi, kuko bamutegerereje mu nyigisho zitari iza Yesu Kristo ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi, wa wundi waje ari Imana akambara umubiri, hanyuma akatugira ku musaraba kugira ngo tuvuke ubwa kabiri. Inyigisho ya mbere rero tugiye kurebaho uyu munsi, twavuze ko abakabaliste cyangwa mu myizerere ya kabale bakunda inyigisho cyane z'abamarayika. Abamarayika ahantu hose ni abamarayika. Uyu munsi turi kubona no mu itorero izi nyigisho z'abamarayika zirimo cyane, ziraganje. Atari uko Bibiliya itigisha ku bamarayika, Bibiliya ivuga cyane ku bamarayika. Ijambo ry'Imana ritubwira abamarayika ibice bitandukanye mu isezerano rya kera n'irishya, aho tuhasanga abamarayika. Ariko abo bamarayika bo muri Bibiliya imikorere yabo muzasanga itandukanye cyane n'abamarayika turi kumva uyu munsi mu nsengero. Nabaho urugero, hari inyigisho yadutse cyane mu ma eglise yitwa les églises de réveil cyangwa se amatorero y'ububyutse, inyigisho yitwa activation du ministère des anges. Iyi nyigisho nshyashya ya activation du ministère des anges itandukanye cyane cyane n'imikorere y'abamarayika bo muri Bibiliya, kuko muri Bibiliya ahantu hose tubona abamarayika ni Imana ibitumye abamarayika kuza kugira icyo babwira abantu, ariko nta hantu na hamwe tubona umuntu akoresha marayika, umuntu ahitegeko marayika cyangwa se umuntu kuko muri iyi myizerere ya activation du ministère des anges cyangwa se gushyira mu bikorwa umurimo w'abamarayika, mu by'ukuri bizera yuko twebwe ngo dutegeka abamarayika. Bizera yuko twebwe abamarayika ushobora kubazana bakagukorera nk'abakozi bawe bo mu rugo. Donc ni inyigisho ziteye ubwoba. Activation du ministère des anges, ni wowe noneho buri bosi w'abamarayika. Aho kugira ngo Imana, turaza kubigarukaho ariko tugeze inyuma, reka tubanze turebe imyizerere y'abakabaliste ku bamarayika. Mu by'ukuri iyo urebye ukuntu abakabaliste cyangwa kabale yizera Imana, uretse ibyo twavuze ndi bunagaruke uko bizera Imana muri aspect ebyiri cyangwa aspect ebyiri, aspect y'umugabo na aspect y'umugore, Imana yabo banayizera mu buryo bw'ubutatu. Bayizera mu buryo bw'ubutatu ku buryo bizera ko mu Imana igizwe n'imitwe itatu mikuru,
Donc ubumana iyo ushaka uburepresenta neza mu bakabaliste bizera ko Imana igizwe n'imitwe cyangwa se ibyiciro bitatu bikuru. Hanyuma buri cyiciro muri ibyo byiciro nacyo kikaba kigizwe n'ibindi byiciro bitatu, kubera ko buri cyiciro bizera ko buri cyiciro muri ibyo byiciro bitatu buri cyose ubwacyo ari ubutatu. Turaza kubibona hasi. Bizera ko habaho imitwe 9 y'abamarayika, ari byo byiciro 9 byerekana ubumana mu buryo bwuzuye muri Kabale. Ibi byiciro bigaragarira cyane mu kintu bise imitwe 9 y'abamarayika. Iyi mitwe 9 nkuko nari mbibabwiye iri mu byiciro bitatu, ariko kandi buri cyiciro muri byo kikaba nacyo kigizwe n'ibindi byiciro bitatu, aricyo gituma byose hamwe bihinduka ibyiciro 9. Reka turebe rero ibyo byiciro bitatu bikuru. Ibyiciro bitatu bikuru abakabaliste bizera ni icyiciro kimwe bita icyiciro cyo hejuru cyangwa umutwe mukuru, hakaba icyiciro cya kabiri bakita umutwe wo hagati cyangwa se nagenekereje mvuga ko ari umutwe w'abahuza, turaza kureba impamvu. Hakaba n'icyiciro cya nyuma rero aricyo bita iki cyiciro cya nyuma bakita abarinzi cyangwa les anges gardiens. Ibi mukunda no kubyumva no mu bakristo. Icyiciro cyo hejuru reka bari cyo tubanza, kuko nkuko mbabwiye ni ibyiciro bitatu: icyo hejuru, icy'abahuza n'icy'abarinzi. Hanyuma buri cyiciro rero, buri cyiciro ubwacyo kikagira ibyiciro bitatu bikirimo, ariyo mpamvu buri cyiciro ngo ari ubutatu ukwacyo, cyangwa se buri mutwe ni ubutatu kwawo, ariko nyamara Imana ikaba igizwe n'imitwe 3 mikuru. Buri mutwe ukaba ari ubutatu kwawo. Ndimo ndasubiramo amagambo amwe ariko ndumva biri butume byumvikana. Iki cyiciro cya mbere, icyiciro cyo hejuru cyangwa se umutwe mukuru, ni icyiciro mu gifaransa bita les êtres supérieurs. Cyangwa se nyine ubwo nagenekereje mbyita ko ari icyiciro cyo hejuru cyangwa umutwe mukuru, ari ugizwe na les êtres supérieurs, ibizima cyangwa se ibiriho bikuru byo hejuru. Kabale rero yizera ko iki ari icyiciro gihagarariye ubumana mu gutungana kwayo. Ni icyiciro cyerekana ubumana mu gutungana kwayo, mu gifaransa icyo bita perfection. Bizera ko ari icyiciro cyerekana la perfection de Dieu, cyangwa se gutungana no kubonera kw'Imana kugaragarira mu rukundo ruhebuje, mu mucyo w'itangaza no kwera guhoraho. Iki cyiciro rero ubwacyo nacyo ubwacyo kigizwe, cyangwa se reka nkoresha ijambo umutwe. Uyu mutwe mukuru w'Imana ubwawo ugizwe n'ibyiciro bitatu by'abamarayika. Ibyiciro bitatu bigize uwo mutwe ni abakerubi, ni abaserafi, n'abo bita les trônes mu gifaransa, ngenekereje na bise ingoma. Ni abakerubi, ni abaserafi, n'abo bita ingoma. Ibi byiciro uko ari bitatu bikaba ari byo byiciro bigize umutwe wa mbere w'Imana ya Kabale, ari wo mutwe ushinzwe kwerekana kwera cyangwa se perfection y'Imana. Icyiciro cya kabiri aricyo nise umutwe w'umuhuza, cyangwa se mu gifaransa bita les êtres intermédiaires. Umutwe w'umuhuza ni les êtres zo hagati zihuza umutwe wo hasi n'umutwe wo hejuru. Uyu mutwe rero niwo nyine mu gifaransa bita les êtres intermédiaires. Bakaba noneho bahagarariye Imana mu kuganza kwayo. Kuganza nabuze ijambo ryanyaryo ry'ikinyarwanda, ariko mu kinyarwanda mu gifaransa c'est la souveraineté. Ni umutwe werekana, ni umutwe w'Imana ugaragaza cyangwa uhagarariye kuganza kw'Imana. Hanyuma iki cyiciro kikaba kigizwe nacyo n'ibindi byiciro bitatu. Ibi byiciro byo byarantangaje cyane kuko Paulo abivugaho. Twabonye ko ibyiciro bitatu byo mu mutwe mukuru ni abakerubi, ni abaserafi, ni ingoma. Ariko ndagira ngo utege amatwi neza ibyiciro bitatu byo mu mutwe witwa umuhuza. Ibyo byiciro, icya mbere cyitwa abatware, les dominations. Icya kabiri cyitwa Leverti, nabyise nk'indangagaciro. Buriya iyo ujya kubona ukabona harimo haraza imico mishya, kandi iyo mico ikagenda yemerwa mu isi, kandi ari imico mu bihe byatambutse twafataga nk'ibizira, nuko Leverti ziba ziri mu kazi. Ndaje rero nkubwira amagambo Paulo yavuze kuri aba bamarayika. Hanyuma
icyiciro cya gatatu cyitwa les puissances, abafite ubushobozi. Iyo usomye mu gitabo cy'Abefeso, reka mpasome, ndashaka kubereka icyo Bibiliya ivuga kuri uyu mutwe abakabaliste bita umutwe w'umuhuza w'Imana, ugizwe n'ibyiciro bitatu by'abamarayika, kugira ngo twumve ibintu abantu bagiye bagwamo batazi uko babigezemo. Iyo usomye mu gitabo cy'Abefeso ibice 6 umurongo waho wa 12, ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, les dominations, n'abafite ubushobozi, les puissances, n'abategeka b'isi y'umwijima, nabo turaza kubabona mu kanya, n'abategeka b'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Urabona mu cyiciro mu mutwe wa mbere twabonyemo abo bita les trônes, ingoma, ariko noneho mu mutwe wa kabiri dusanzemo ya myuka yose Paulo yavuze turwana nayo. Ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso. Iyo ugiye muri Bibiliya ivuga ku bamarayika cyane, ariko ntuzasangamo umutwe witwa les dominations mu bamarayika bo muri Bibiliya. Nta mutwe witwa les vertus, nta les puissances. Niho wibaza ubundi ibi bintu byaje kuvahe, ibi bintu byaje guturuka. Les dominations, Paulo aravuze ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware. Les dominations mu gifaransa, muri Bibiliya igifaransa ni nako babise, dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, les puissances, hanyuma n'abategeka iyi si y'umwijima turababona mu kanya. Ikintu gitangaje, ibintu Bibiliya yerekana nk'ibyo mu ruhande turwana narwo, nk'ibyo mu ruhande adversaire nk'uko babivuga mu gifaransa, uruhande rw'umwanzi, ibintu turwana nabyo dukirana, hari abantu bitwa abakristo babyambaza bazi yuko ari byiza. Hari abantu bambaza ibi bintu babihamagara, iyi myuka bayihamagara bazi yuko ari byiza, kubera ko hari akaririmbo twaririmbaga kera, ngira ngo umuntu wese ushobora kuba yarize kuri école catholique runaka ashobora kuba aka karirimbo no kuri YouTube kabaho, kavuga ngo savez-vous ce qu'il y a un, il y a nanana, il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, hanyuma il y a trois personnes en Dieu. Iyo bageze ngo savez-vous ce qu'il y a 9, ngo mbese uzi ibintu biriho 9, baravuga ngo il y a 9 cœurs d'ange. Iyi ndirimbo ni indirimbo yo mu niba nabyite kodime, ni indirimbo y'abana bo muri kiliziya, ariko muri kiliziya baririmba deja ko hari 9 cœurs d'ange, hari imitwe 9 y'abamarayika. Ukibaza ibi bintu ahantu byavuye kugira ubwo byinjira mu myizerere ya kiliziya, ukumva biratangaje cyane. Urugero rworoshye rwa hafi ni ishapure yitwa ishapure ya mutagatifu Mikayire, mu gifaransa bayita le chapelet de Saint Michel Archange. Ishapure ya mutagatifu Mikayire, umumarayika mukuru. Iyi shapure mu by'ukuri yavuye mu ibonekerwa ry'umubikira wo mu Karumelita wo muri Portugal witwaga Antonia da Stonaco, abonekewe ngo na marayika Mikayire. Uwamubonekeye yamwibwiye nka marayika Mikayire. Arangije marayika Mikayire agira ibyo amuhishurira bijyanye n'imitwe 9 y'abamarayika, kandi agira icyo amusaba kugira ngo abantu batangire biyambaze cyangwa basenge iyo mitwe 9 y'abamarayika. Iyo shapure igizwe, niba ari byo bita amibukiro, niba ari byo bita amibukiro mu Kinyarwanda simbizi, ariko mu Gifaransa igizwe na salutation 9, indamukanyo 9 zagenewe buri mutwe w'abamarayika, bakabahamagara bawuvuze mu izina. Iyo ageze kuri les dominations aziyambaza, bazite invocation, azemvoka azihamagara mu izina ati les dominations rwose muze, agahamagara les puissances ati muze ndabakeneye. Nagahinda n'umubabaro uteye ubwoba, ariko nta kundi abantu baba barahisemo ibyo bizera, ariko haracyari ibyiringiro mwene data. Uramutse usanzwe wiyambaza ibi bintu bitari mu ijambo ry'Imana, ngo nuko umubikira yabonekewe,
kuko ntago abamarayika b'Imana aribo bazi kubonekera gusa. Nta muntu ku isi waba warabonekewe kurusha Alice Bailey. Niba abamarayika aribo babonekera abantu gusa, Alice Bailey niwe muntu waba warabonekewe kurusha abandi, kubera ko na prediction ze nkunda kubivuga zigenda zikurikirana ku murongo, nyamara tuzi ko atazihawe n'umwuka wera, yazihawe n'abadayimoni. Ariko kuko umuntu yabonekewe nta kujya kubaza ibyanditswe. Bibiliya iravuga ngo ntimugahinyure ibihanurwa, ngo ahubwo mugerageze byose mugundira ibyiza. Niyo mpamvu umuntu aje akubwira ngo neretswe, nabonekewe, ntugapfe kuvuga amena ku kintu. Niyo yaba ari pasiteri wuzuye imbaraga arimo ahanura mu rusengero, ntago ari igihe cyo kuvuga amen. Bibiliya iravuga ngo mugerageze byose, nimurangiza mugundira ibyiza. None se nyuma y'iyo amen umaze kwemeranywa nawe mu buryo bw'umwuka, ibyo bintu urajya kubigerageza ryari? Ubihuze n'ibyanditswe, urebe koko Imana iri kumuvugiramo yaba iri kuvuguruza ibyanditswe. Iyi shapure rero ya Saint Michel reka nyigarukeho, igizwe n'indamukanyo 9. Nkuko nabivuze, buri ndamukanyo ishinzwe guhamagara umutwe runaka w'abamarayika muri iyi 9. Twahereye ku bakerubi, bafite indamukanyo cyangwa isengesho cyangwa invocation yagenewe guhamagara abakerubi, yagenewe guhamagara abaserafi, yagenewe guhamagara letrone cyangwa se ingoma, bagakurikiraho abatware, indangagaciro leverti. Sinzi nabuze, nashatse kuri YouTube niba nta muntu uravugisha pure mu Kinyarwanda, ariko nabuze umuntu wayivuze ngo numve aba bamarayika uko babise, ndeke kurinda ngenekereza kandi ababiyambaza baramaze kubaha amazina. Hanyuma bagahamagara rero izi ndangagaciro cyangwa se niba ari abatanga muco, sinzi ukuntu nabivuga, batanga imico mishyashya igenda yaduka. Ubundi ko abantu babana bahuje ibitsina bikaba byari bibujijwe, ariko leverti zikajyana action, zikinjiza imico mishya kandi kinjira. Hakinjira imico imeze nka za Halloween kandi kinjira. Abantu bagafata Halloween bakawita umuco wabo. Ibintu by'abadayimoni ubona byuzuye abazimu gusa. Rero bakagira n'indi hamagara le puissance, n'indi turi bubone hari inyuma. Buri ndamukanyo mbese ibifite umutwe runaka w'abamarayika igiye kwemvoka nkuko mutagatifu Mikayire Archange yabihishuriye uyu mubikira witwa Antonia Dastonaco. Bene data, ndababwiza ukuri, ibintu muba muri guhamagara muri ririya shapuri ntago ari abamarayika b'Imana, ntago ari nefukeri danje z'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga yuko aba bamarayika baguye nabo bahuze ari abamarayika. Niyo mpamvu Bibiliya bita abamarayika b'umwijima, n'abadayimoni, aba turi kubona hano hose, les dominations, les puissances. Ndetse Bibiliya iri claire ngo nabo turwana nabo, ntabwo bafite inyama n'amaraso, oya, ahubwo ni imbaraga. Akabavuga noneho mu mazina, aba bantu ni abatwari, ni abafite ubushobozi, ni abategeka iyi si y'umwijima, ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Biratangaje kuba Bibiliya yahuza amazina yabo turwana nabo, hanyuma hakagira umuntu w'umukristo wiyambaza babandi turwana nabo, akabiyambaza akabahamagara mu buzima bwe, kandi pe nabo bahora biteguye, ubahamagaye baraza. Rero igiteye ubwoba nuko aba bamarayika b'umwijima bazi kwigira nka bamarayika b'umucyo. Yakwitaba ntugire ngo aza kwa kundi bashushanya abadayimoni, afite amahembe asa umukara, afite ibyinya, aza yihinduye marayika w'umucyo. Hanyuma akakubwira ati nitwa marayika Mikayire. Byahe byo kajya ko Mikayire ariwe wamumanuye mu ijuru muri ya ntambara? Byahe byo kajya ko ari umumarayika waguye utegereje kurimbuka? Ntabwo ushobora guhamagara marayika w'Imana ngo akwitabe. Marayika w'Imana Bibiliya itubwira uko akora, ntabwo ari twe tumukoresha, akorera Imana yamuremye. Rero aba bantu, aba bamarayika bihindura nk'abamarayika w'umucyo, bakitaba uwabemvutse bakamwitaba, ejo hagatangira andi mabonekerwa hirya no hino muri babandi basanzwe babahamagara, akaza ameze nyine nk'aya mabonekerwa ya Seri Antonia. Abantu bakagira ngo beretswe, bakagira ngo babonekewe, bakaza iteka
aya mabonekerwa aza aturutse kuri iyi myuka abantu bahamagara, aza avuga ibintu binyuranye n'ibiri mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya itsindagira ngo ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose. None se wabigerageresha iki? Twe byose tubinyuza mu kayunguruzo k'ijambo ry'Imana, tukagundira ibyiza, ibivuga ibinyoma tukabijugunya. Mu by'ukuri hari ibihamya neza yuko uyu mutagatifu Mikayire wavuganye na Sœur Antonia atari Mikayire w'Imana, atari marayika tuzi mu ijambo ry'Imana. Amagambo yamubwiye yonyine reka nze nyabasomere, ashobora guhita guhamiriza ko uyu Mikayire wavuganye na Sœur Antonia akamuhiriya shapure atari marayika w'Imana. Yaramubwiye ngo akimugeraho ari kumubonekera, reka mbisome mu Cyongereza, niho nabisomye aya magambo aho nayasomye ari yanditse mu Cyongereza. Yaramubwiye ngo I would love to be honored, ndashaka kubahwa, ndifuza nanjye kuba uwo kubahwa cyangwa ndifuza guhabwa ikuzo, ngo kandi God be glorified, Imana nayo igahabwa ikuzo by the praying of 9 specific invocations. Ngo mu gihe muzaba musenga invocation ntabwo ari amasengesho cyangwa ni nk'imitongero. Invocation ngo mu gihe muzaba murimo musenga, ntacyo reka nyita amasengesho, 9 ari specifique, ari donc ntago ari ukuvuga ngo uzajya usenga ibikuvuye mu mutima. Ibi ngibi specifique ngiye kukubwira, mu gihe muzaba muri gusenga ibi bintu nzaba honored, ngo kandi izo invocation muzaba murimo muzerekeza ku mitwe 9 y'abamarayika. Nayo magambo yamubwiye, ariko ndashaka gutinda kuri iri jambo yahereyeho rivuga ngo I would love to be honored. Ntago marayika w'Imana ashobora kuza asaba iki kintu ku mwana w'umuntu, kuko iki nicyo cyakuye Satani mu ijuru. Satani nawe yashaka kuba honored, akaba place ku rwego rumwe n'Imana. Hanyuma Luciferi, donc icyo gihe yari Luciferi. Hanyuma uyu marayika Mikayire nawe aje avuga ngo I would love to be honored, ahita akurikiraho ngo and God be glorified. Neza njyewe ndabanza mbe honored, hanyuma Imana ibe glorifiye. Uribaza ibi bintu marayika w'Imana yabivuze, ntago nzi ijuru yatahamo. Antuka ntago ari ijuru Luciferi yirukanwemo, kubera ko marayika w'Imana we iyo usomye mu byahishuwe igice cya 19 umurongo waho wa 10 hatwereka uburyo Yohana yashatse kuramya marayika wavuganaga nawe, aramwangira, aramubwira toya, nanjye ndimbata mugenzi wawe, Imana niyo yonyine ikwiye kuramwa. Yohana yabonye ubwiza bwa marayika wari umuri imbere, kuko iyo usubiye inyuma mu gice cya 18 ku murongo wa mbere no ku murongo wa 21 Bibiliya yitwereka ko yari marayika ukomeye cyane. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi yari marayika ufite ubwiza butangaje, ngo ku buryo isi yamurikiwe n'ubwiza bwe. Ariko uretse no kubyisabira ngo asabe Yohana ati ngaho ndamya, dore ndi marayika ukomeye, ndi umunyacyubahiro, nuzuye ubwiza nawe urabureba. Uretse no kubyisabira, Yohana nk'umwana w'umuntu wari ubonye ikiremwa kimeze gutyo bwa mbere, yagiye kwikubita hasi ngo akiramye marayika, aramubwira ati shwi have utankoraho, nanjye ndimbata mugenzi wawe, Imana aba ariyo uramya yonyine. Iki ni igihamya cy'uko uyu mumarayika uza wisabira kuramywa, uza wisabira to be honored, uyu mumarayika ni uwashebuja nyine, washebuja washatse kuramwa nawe ari mu ijuru, washebuja washatse kuba honored n'abantu, bigatuma Imana ibirukana. Iki rero ni igihamya gifatika cyakabaye kiduhamiriza ko marayika wavuganye na Sœur Antonio atari marayika Mikayire tuzi wo mu ijuru, kuko ntago marayika w'Imana yakwemera kumuramya. Ariko abantu bavuga ishapure ya mutagatifu Mikayire bo baba bari guhamagara abamarayika bagira ibyo babasaba, ariko kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe nta kintu na kimwe twemererwa gusenga dusaba abamarayika. Ntabwo twemererwa gusenga abamarayika, dusenga Data wo mu ijuru yabishaka
agakoresha abamarayika dusubiza. Ubu rero no mu madini ya revival harimo inyigisho za activation du ministère des anges, cyangwa se gushyira en action, gushyira mu bikorwa, gukongeza umuriro w'abamarayika. Ni inyigisho ziharawe cyane, ariko izi ni inyigisho z'abadayimoni bene data. Ntago wowe ushobora kuactiva ministeri y'abamarayika, ntago wowe ushobora gukoresha abamarayika. Icyakora kubera ko Satani mu minsi y'imperuka aziyoberanya uko bishoboka, Bibiliya iravuga ngo azashaka no kuyobya intore niba bishoboka. Ntacyo atazakora. Numuhamagara, nujya kuactiva iyo ministeri des anges, utemererwa kuactiva, kuko azi neza ko udashobora kuactiva abamarayika bo mu ijuru, cyangwa se guhakaza abamarayika bo mu ijuru. Wazahita koherereza abe, maze nawe ugire ngo usigaye uvugana n'abamarayika. Ujye uburyamye ubona usa na marayika arimo aranyura imbere, kandi ni dayimoni uri murimbuka ugira ngo akurimburane nawe. Bene data, izi nyigisho za activation du ministère des anges, ndabinginze uzibonye uzihungire kure, zuzuye abadayimoni, kubera ko nta kindi kiremwa cyaba icyo mu ijuru, cyaba icyo mu isi, cyaba icyo munsi y'isi, umuntu wizeye Kristo Yesu yemererwa kwiyadresaho atari Imana yonyine. Nta kindi habe na kimwe. Twavukiye ubwa kabiri muri Kristo ubwe, nta wundi twemererwa gusenga bene data. Nta gusenga abamarayika, nta gusenga abatagatifu, nta bindi biremwa ujya gusenga. Niyo mpamvu uwandikiye Abaroma Paulo, muzasoma amagambo akomeye yanditse mu gice cya mbere, avuga yuko ngo abantu ubwo batari bazi gukiranuka nyakuri, ngo bihimbiye gukiranuka kwabo, ngo bafata Imana bayihindura ibishushanyo by'abantu, batangira gusenga abantu no kuramya abamarayika no kugira gute, bituma Imana ibahana mu byonona. Imana itubabarire cyane. Izi nyigisho rero zo zijyanye no kuactiva ministeri y'abamarayika, akenshi zitanga ibintu bimeze nka formule, ku buryo nukora izo formule ibi bintu biri bukore kuko ukabona abamarayika. Nuko nusenga uko babikubwiye, ukabigenza uko bakubwiye byose, mbese izi ni inyigisho ikizakubwira ko utari mukoresha abamarayika b'Imana. D'abord n'ubwo bushobozi ntabwo ufite. Iyo autorite nta Imana yaduhaye ku bamarayika. Abamarayika ni imyuka iyikorera, turabibona mu ijambo ry'Imana mu kanya. Ariko ikizabikubwira ni ibintu bijyana n'ibimeze nka formule. Hari ukuntu ugomba kuba wambaye. Ubu hadutse ibiterane, sinzi niba mwarabibonye muri iyi minsi, hadutse ibiterane, kandi ibyo biterane iteka bivuga kuri ministeri des anges. Baterana bategetse iteraniro ryose kuza bambaye imyenda y'umweru. Ibyo bintu nimukabijyemo bene da. Ndakwinginze ibyo bintu ntukabijyemo, baba bagiye kubashumuriza imyuka y'abadayimoni. Ariko kugira ngo bayigushumurize byemere, nuko babanza bakagushyira under submission cyangwa se sous soumission, bakabanza bakerekana ko bagufite autorité. D'abord barabanza babaha uniforme mwese mwambara. Uza wambaye iyo uniforme kuko ariyo code abo badayimoni bari buze binjiriramo. Uza rwose wese aratwara kuri uwo mwuka uri aho hantu, kubera ko ibyo bintu mu biterane bireze cyane. Nyamara nimushaka mukanure cyane ibiterane biri kuba hirya no hino, mukaza mwambaye, cyane cyane abantu bazabasaba kuza mwambaye umweru, kuko umweru ni ibara ngo Satani akunda, kubera ko yahoze rishushanya umucyo ubwaryo, kandi ubwe yahoze ari marayika witwaga umutwaramucyo. Iteka rimusubiza muri ya risa naho rimwibutsa nyine rya zina rye ryo gukomera kwe, kuba umarayika bwe n'iki byose na marayika yahoze ari we. Niyo mpamvu hari umuframaso umwe muri Amerika watangije ikintu bise white dinner. Mu Rwanda kirahaba. White dinner mu Rwanda, nigeze kuba nibereye Kigali rimwe, njya kubona mbona abantu bose turi kumwe barimo barambara, bose bambaye umweru ngo bagiye muri white dinner. Abantu bari mu Rwanda icyo kintu bashobora kuba bakizi. I Kigali nibagiye ukuntu bayita neza, ubanza batayita white dinner, ariko dressing code. Ibintu byose byadukuka butaza aho bivuye, ngo dressing code. Mu rusengero bakaduha dressing code, mwese muze mwambaye umweru. Umva niba kuvuga ngo muze mwambaye umweru, uwo munsi uzaze wambaye umutuku, uzaze wambaye ibara riri aropose, kubera ko ibyo bintu nibyo bigushyira sous soumission y'imyuka yabo. Hanyuma ya code bahanye
n'imyuka yabo, imyuka yabo yazi ikamenya bihitinga. Uretse kuje wambaye ibara batashyizeho banza batanakwemerera kwinjira. Rero uyu mugabo wazanye white dinner, wandike kuri Google ushaka amateka ya white dinner cyangwa se ifunguro ryo kuba twambaye umweru. Uraza gusanga byaratangijwe n'umugabo w'umuframaso w'ibyo yahamuraga yarazi ibyo ari byo. Ariko uyu munsi iyo umuntu yitangiriye ibintu ngo white dinner nawe ugahurura utazi ibintu giyemo ibyo ari byo, uri kubikora we ashobora kuba azi ibyo arimo cyangwa se nawe ari kugendera mu kigare, ariko uwabizanye azi impamvu yabyo. Iyi white dinner rero yarateye mu nsengero muri iyi minsi, dressing code ikaba ari umweru, mwese mukaza mwambaye umweru, niba ugasanga indirimbo isohotse imyambaro irimo yose ari umweru, ntibitandukane. Hari wanyoherereje noneho indirimbo yaririmo abaririmbyi benshi bose bari bambaye umweru, nibagiwe izina ry'iyo ndirimbo nibagiwe izina ry'iyo ndirimbo rirancitse, ariko noneho bo bari bafite na za talite naberetse, yambaye umweru yarengejeho talite arimo aririmba izina rya Yesu. Ugashaka connection ya talite na Yesu, ukibaza aho bihuriye ku muntu w'umunyamahanga utarahawe itegeko rya talite, utakurikiza amategeko ya Mose, tudenku akuviriyeyo yambaye talite. Ariko uriya ni umwambaro ugira amategeko awugenga. Aba wambara bagendera mu mategeko ya Mose, bafite n'amategeko y'uko bawambara, bafite uko bafata ziriya ncunda ziri ku ruhande. Ugiye kubona ubona umuntu arabyambaye gutyo gusa mu ndirimbo, nta yindi explication biraho. Ibiri mu ndirimbo byose ni uniforme, ariko yenda muri korali uniforme turazimenyereye da, ariko kugeza ubwo biniformiza urusengero rwose ngo mwese muze mwambaye uniforme, ibyo bintu nubibona aho usengera nushaka uzahita utangira kubakeka amababo. Dukomeze. Iyo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo, turacyari kuri iki kintu cya activation du ministère des anges. Iyo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo, reka tuhasome vuba igice cya mbere, ndasoma ku murongo wa 14. Bibiliya iravuze ngo, mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Abamarayika bose si imyuka iyikorera pani dukorera, ni imyuka iyikorera ariko igatumwa gukora umurimo w'abazaragwa agakiza. Iyo myuka itumwa n'uwikorera, ntago ari twebwe ikorera. Ishobora gukoreshwa mu buzima bwacu, ariko ntago twe ntiturabakoresha b'abamarayika. Abamarayika iyo myuka ikorera, igakoreshwa kandi igatumwa n'Imana gusa. Ntago ushobora kwaduka ngo utangire ukoresha abamarayika byemere, ntago byashoboka. Rero niwumva umuntu uhamya ko akoresha abamarayika, nushaka uzakizwe n'amaguru, kuko uwo muntu uzaba uhuye n'umurozi wo ku rwego rwo hejuru, uri en communication n'iyo myuka kandi yaragezaho abasha no kuyikoresha. Yarageze ku rwego noneho ya myuka itakimuha amategeko gusa, ahubwo mu mwuka wasigaye yayikuriye ku buryo ashobora no kuyikoresha. Ene data umeze atyo, uvuga ibyo bintu ntazakurambikeho ibiganza niba udakeneye ko bagushumuriza imyuka y'abadayimoni. Umeze atyo ntazagusukeho amavuta. Umeze atyo ntazagira umuhango n'umwe agukorera, ntazagusezeranye mu bukwe, nashaka ntazaguhambe wapfuye. Umeze atyo afite indi myuka akorana nayo udakeneye kwakira mu buzima bwawe. Ndetse umeze utyo nkugiriye inama, ntazakwatuza amagambo ngo akuvugisha amagambo yasubiremo, kuko amagambo ari kugusubirishamo ni za formule we zimufasha kwikonekta ku byo yikonektaho. Ni bya bintu nyine by'imihamuro, by'ama invocation, ni bya bintu bene data turi mu gihe giteye ubwoba. Uwashaka yarindira ubugingo bwe kuzareba umwami Yesu. Twongera kugaruka mu kintu Bibiliya yitwa la simplicité de l'évangile. Iri jambo simplicité nari buri ikinyarwanda, ariko ni ijambo rivuga ubworohe bw'ubutumwa bwiza. Iyo ubutumwa bwiza butangiye kuba compliqué, bwajemo amaformule n'ibindi bintu, hari ibindi bintu biba biri inyuma y'ibyo bintu, ntibuba bukira ubutumwa bwiza, hari ikindi biba byatangiye kuba cyo. Dukomeze rero. Tumaze kuvuga imitwe ibiri mikuru y'abamarayika. Umutwe wa mbere twavuze, reka nyisubiremo kubera ibyaciyemo hagati ushobora kuba wabyibagiwe. Umutwe wa mbere twavuze ni umutwe witwa umutwe mukuru cyangwa se icyiciro cyo hejuru. Tuvuga ku mutwe w'abahuza. Ubu rero tugeze ku mutwe wa nyuma, ari wo mutwe bita umutwe w'abarinzi, les anges gardiens.
uyu nguyu iri jambo ryo ngira ngo nta muntu utararyumva. Iki cyiciro mu gifaransa bacyita les êtres de lumière cyangwa se ibiriho by'umucyo, ibiremwa by'umucyo, les êtres de lumière cyangwa se nanone bakacyita les anges gardiens. Kikaba ari icyiciro gihagarariye Imana hanze mu bigaragara, noneho Imana hanze y'ubumana bwayo, kuko ni icyiciro noneho wavuga ngo gikorana direct n'abantu. Ni icyiciro ariko nimvuga ngo gihagarariye Imana, wumve ko ndi kuvuga Imana ya Kabale, ntago ndi kuvuga Imana yacu yihishuriye muri Kristo Yesu. Oya, ntago ari iyo Mana ndi kuvuga, kuko iyo Imana yacu yo ntirepresentwa n'abamarayika. Ubumana bwayo burigaragaza kandi yabuhishuriye muri Kristo Yesu, ngo yashimye ko kuzura k'ubumana kwayo kose kubonekera muri Kristo Yesu. Nuyishakira hanze ya Kristo Yesu uzabona ibindi bitariyo. Rero iyi Mana ya Kabale ikaba ifite umutwe wa gatatu mu butatu bwayo witwa umutwe w'abarinzi. Akaba ari umutwe uhagarariye son action au dehors, cyangwa se imirimo yayo, imikorere yayo hanze yayo, noneho imihurire n'abantu, imikoranire n'abantu. Nukuvuga ngo uyu mutwe wigaragaza mu bintu bitatu: wigaragariza mu mitegekere, amaguverinoma n'ibindi byose, ukigaragariza mu mabonekerwa, ukigaragariza no mu buhamya. Aka kantu nkagezeho uburyo uyu mutwe w'abarinzi, aba badayimoni bigaragariza mu buhamya bw'ineza y'Imana. Numvise nakubaza mwene data, iyo utanga ubuhamya wowe ubutanga ute kandi ubuhamya nde? Uzarebe hari abantu binjirwa n'iyi myuka y'abadayimoni mu gutanga ubuhamya. Uyu muntu akaba yipompye, aho kuvuga Imana akivuga ubwe, aho kuvuga gukomera kw'Imana akavuga gukomera kwe. Uba watewe mwene data. Twari dukwiye kwiga gutanga ubuhamya ku buryo twebwe tubura Yesu akagaragara, ku buryo uzarebe hari uburyo bwadutse bwo gutanga ubuhamya, ku buryo umuntu atanga ubuhamya agasigira ari by'amaso mu bantu abuhaye, agasigira ari iby'isi mu bantu abuhaye, agasiga kwibona ku by'ubu bugingo mu bantu abuhaye. Ugasanga umuntu ubuhamya bwe aho kuvugaho Kristo amuvanye n'aho amugejeje mu kijyanye n'umuntu uzabona Imana, mu kijyanye n'ubuzima bwo kuzabona Imana, aravuga gusa ubuhamya bwe tuzi ko yakijijwe atagira inkweto, uyu munsi akaba atwara vewiti. Ngubwo ubuhamya. Yesu atanga vewiti, kizwa guhe vewiti, Yesu akura ku cyavu. Ubuhamya bwawe aho kugira ngo bube ubuhamya bwo guhinduka kwawe. Ubundi ubuhamya bw'umuntu bwakaba yari ubuhamya buvuga ngo umwami Yesu yansanza, narwanaga n'ibi ngibi, aranjyana nkomeza iyo ntambara, ubu ngubu ngeze aha ngaha mu cyiciro cyo gusa n'umwami Yesu. Ubwo nibwo buhamya bw'ifatizo. Nubwo dushima Imana tugatanga amashimwe mu neza yatugiriye, nari nambaye ubusa Yesu aranyambika, nari nshonje Yesu arangaburira, ariko ubwo ntago ari bwo buhamya bw'umuntu. Iryo ni ishimwe ry'ubuzima. Ubuhamya bw'umuntu naho ugeranye n'Imana mu byo iri gukora mu buzima bwawe, naho ugeranye n'Imana mu buryo irimo irandura kamere muri wowe, naho ugeranye n'Imana mu kukuneshereza. Kuko tukiri ku isi dufashe igihe mu ntambara, turwana n'iyi myuka Pawulo yatubwiye mu Befeso 6. Rero iyi myuka ugeze hehe unesha? Ugeze hehe unesha icyaha? Umuntu wa mbere ageze hehe apfa? Umuntu mushya wabaye we muri Kristo Yesu ageze hehe akura agera ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo? Ngubwo ubuhamya bw'umukristo. Nubwo n'amashimwe ari meza, ariko kandi ntago wagakwiye gufata umwanya wo kwigisha ijambo ry'Imana ngo umare uri muvuga amashimwe y'ibiryo wariye, uri muvuga indege wagenzemo, uri muvuga amamodoka waguze, uri muvuga ibipangu wujuje hirya no hino. Ibyo ni ibintu biba birimo, navuga ngo ishimwe rigira umwanya wishimwe. Nitugera mu mwanya w'ijambo ry'Imana twige. Satani areke kuza ngo yohereze nyine iyi myuka yagenewe kuvangira ubuhamya bw'ineza, kuko
ngo iyi myuka ikora mu cyitwa ubuhamya bw'ineza y'Imana. Ugasanga umwanya wose twakabaye turi kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo dukure. Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhanira gukiranuka bya bintu. Donc hari icyo ibyanditswe byera byashyiriweho. Niyo mpamvu tugira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, nukugira ngo ibyanditswe byera bisohoze umurimo wabyo mu buzima bwacu. Ariko kandi mu gihe cyo gusangira nk'abera tugira n'umwanya dusangira amashimwe. Ya mashimwe rero dushobora kuyatanga ariko dans la simplicité, mu guca bugufi kwinshi cyane, kubera ko iyo utanze ishimwe hatarimo guca bugufi uriganirizwamo, ugasanga ahubwo aho kugira ngo ubibe urukundo rw'Imana yakugiriye neza mu bantu, urimo urababibamo irari ryo kwifuza ibyo bintu wabonye. Imana rero iduha ubwenge, kuko hari n'imyuka, hari imyuka ishinzwe icyo kintu jisitoma, hari imyuka ishinzwe kuvangira abantu kugira ngo nibatangira kuvuga ubuhamya byivange, aho kugira ngo ahamirize Kristo, ahamye kugira neza kw'Imana, agashiduka ari marema irindi rari ribi mu mitima y'abantu, cyane ko n'iyi myuka iba ihari kugira ngo ifashe iyi mitima kwakira iryo rari, iyo mbuto ibibwe mu buzima bwabo. Uyu mutwe rero nawo ukaba ugizwe n'ibindi byiciro bitatu, ari byo rero abo bita les principautés, abategeka. Hano twababonye hahandi mu Befeso 6 nari nahavuye, reka nsubireyo 6:12 ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka y'isi y'umwijima. Pawulo iyi myuka yari yarayihishuriwe yose, ntabwo yapfuye kuyivuga gutya, yari yarayihishuriwe, asiga tubwiye ko ariyo turwana nayo, hatazagira, kuko yigeze kwandikira ndumva ari Abagalatiya, arababwira ngo nihagira undi muntu, ngo yewe niyo yaba ari twebwe, uzana inyigisho zitandukanye nizo mwumvise mbere, ni ukuvuga izavuzwe n'intumwa ndetse na Pawulo wari umwe muri izo ntumwa, ngo uwo nguwo avumwe. Mu nyigisho rero zaje nyuma haje na bene izi ngizi, ariko Pawulo mwihishurirwa yari yaragize, yari yarabonye ko hari imyuka irimo, iyi myuka yose turi kuvuga ahangaha irimo abatware, abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima, aribo Bibiliya yise les principautés, abategeka isi y'umwijima. Hanyuma hakabamo, donc harimo ibyiciro bitatu muri uyu mutwe wa gatatu, ari wo mutwe witwa abarinzi. Muri aba barinzi harimo abategeka, les principautés mu gifaransa, abamarayika bakuru, les archanges, n'abamarayika basanzwe nyine les anges. Iyi mitwe itatu cyangwa ibi byiciro bitatu nibyo bigize uyu mutwe wa gatatu w'abamarayika ba Kabale. Ngiye rero kubereka akavideo gato, ni akavideo gato cyane kabereka noneho iyi nyigisho yinjiye mu rusengero neza, barimo bayibwiriza, ariko mu buryo buri subtile, ku buryo umuntu utazi iby'Imana 9 cyangwa se iby'uko kwigaragaza 9 ko muri Kabale ashobora kutumva ahantu iyi nyigisho iri kuganisha. Mugiye kureba muri aka kavideo imyizerere iri hano hanze iteye ubwoba. Bene data, ndabinginga uyu munsi, Bibiliya nivuga ngo mwirinde cyane uko mwumva, mwirinde cyane uko mwumva. Uyu munsi nimujya gukurikira inyigisho zitandukanye, Imana ijye ibaha umwuka wa discernement, mwirinde cyane uko mwumva. Reka mbereke kano ka video, ubundi ndahita ngaruka dukomeza n'indi nyigisho ya Kabale yinjiye mu itorero. Imana Data ni umuntu ukwe, kandi akaba n'ikinyabutatu kuri we ubwe, akaba kandi atandukanye n'umwana ndetse n'umwuka wera. Uvuze ngo iki? Nyumva. Imana Data ni umupersona, Imana Mwana ni umupersona, ndetse mwuka wera ni umupersona, kandi buri wese wo muri bo ni ikinyabutatu kuri we ubwe. Niba nabakanga kandi nibyo bikwiye, bose hamwe ni 9. Uvuze ngo iki? Reka mbisobanure. Imana Data, bene data, ni umuntu afite umwuka we
bwite, akagira ubugingo bwe bwite, ndetse akagira n'umubiri we w'umwuka bwite yisangije. Uragira uti ibi sinigeze mbyumva. None wibwiraga kuri muri iri torero ngo wumve ibyo umaze imyaka 50 wumva? Mbese mwari muzi ko umwuka wera nawe afite umubiri ndetse n'ubugingo bitandukanye n'ibya Kristo Yesu ndetse n'ibya Data? Murabibonye rero muri iyo video. Mu by'ukuri murabona ko ibintu arimo kuvuga muri iriya video bihuye cyane n'ibyo twari tumaze kuvuga mu kanya bijyanye na ziriya mana 9 cyangwa se attribu 9 z'ubumana bw'Imana ya Kabale. Twabonye ko Imana ya Kabale igizwe n'ubutatu, ariko buri muntu muri ubwo butatu akaba nawe ubwe ari ubutatu. No kuvuga ngo uburyo uyu muntu nawe arimo asobanura Imana, arayisobanura nkaho Imana yacu nayo ni ubutatu, ariko buri wese wo muri ubwo butatu nawe ubwe ni ubutatu bwe. Ikibazo nuko nk'ibi ngibi Kabale yakoze ikabisobanura neza ibigize ubwo butatu bwabo, ntago atugiriyemo ngo atubwire abo bantu 9 bose ni bande. Icyo ngicyo yita umubiri wa Kristo cyo ni iki, hanyuma icyo yita umwuka wa Kristo ni ikihe, icyo yita ubugingo bwa Kristo ni ikihe, hanyuma umubiri w'umwuka wera no uwuhe, umwuka w'umwuka wera kuko niko abivuga, n'ubugingo bw'umwuka wera akagenda biha amazina yabyo. Mwakumirwa cyane. Rero iyi ngiyi iba ari nka introduction y'ibintu batangiye kwinjiza, ariko noneho ugatangara cyane uburyo umuntu uri ku rwego nkuru. Ibyo ari byo byose iyo avuze ibintu nk'ibi bigera ahantu hafi ya hose, bikora skendo abantu bakabimenya, ariko bikagenda bikaba silence radio, ntihagire ubivugaho, ntibavuge bati hari ubuyobe butangiye hariya. Mu by'ukuri niyo mpamvu mbinginga bene Data, hari indirimbo twaririmbaga kera nyizirikana iteka ivuga ngo hunga idini maze usange Yesu, kubera ko idini ikibazo cyaryo rigukomeza mu mahame yaryo kurusha uko rigukomereza mu nzira ifunganye. Rimwe na rimwe rero hari igihe usanga amahame y'amadini ari ukutadenonsa ibyo bagenzi babo bari gukora, kandi nyamara Bibiliya ivuga ngo ntimukagendere mu mirimo yabo umwijima mu Befeso, ngo ahubwo muyihane. Uko kuyihana nta kundi nuko ibyo bintu ubonye bizira cyane hari undi muntu utari bubibone. Kuyihana rero ni ukubasha kuyereka abandi bantu. Haleluya. Imana idufashe cyane. Ndumva ibyiza Imana 9 byaba bisobanutse, ndetse yabisobanuye neza kurusha uko nabivuga. Reka noneho tujye kuri iyi nyigisho ya kabiri yindi nayo irimo igerageza kwinjizwa cyane mu idini muri iyi minsi. Muzagenda mubibona gahoro gahoro niko biza, ariko tukazashiduka byaremewe byarakiriwe. Iyi nyigisho ya kabiri ijyanye noneho n'Imana y'ibitsina byombi. Urabona ko Kabale nkuko twatangiye tubivuga yo yemera nako nkuko twabivuze mu minsi yatambutse igihe twaganiraga ku Mana ya Kabale. Muribuka turi kumwe na mwene Data Bosco, ni nawe wavuze cyane kuri iyi Mana ya Kabale uburyo ari Imana y'ibitsina byombi. Iyi Mana ya Kabale yitwa Imana ifite aspect féminin na aspect masculin, donc ifite igice kimwe cy'umugabo n'ikindi gice cy'umugore. Mu magambo make irimo iragenda yinjizwa mu Bukristo gahoro gahoro mu buryo buri subtile ku buryo abantu batari no kubiromarika. Iyi Mana abavuganizi bayo ba mbere bazatuma ibasha no kwinjira mu Bukristo, cyangwa batumye iyo ntambwe ya mbere iterwa, ni abantu bari muri muvoma n'ubundi yaba ba feministe berekana ko Bibiliya dayeri ibintu byose bivuga nkaho ari iby'abagabo, ibintu byose Imana ni ingabo. Naho ze nsoma commentaire imwe umutraducteur umwe bigeze kwegera ari matraduiza Bibiliya, baramubwira ngo ariko rero ngo urabona ngo kugira ngo n'abagore biyumve mu bya Bibiliya ngo Imana kame muharaho ngo kuko turabizi Imana ni umwuka, ngo haraho wagerageza ukaza noneho kuyivuga nk'umugore, ukaza kwerekana ko ukaza kuyerekana nk'umugore. Wo mutraducteur yari umuntu
inkoni z'ubwenge. Arangije arababaza ati none se na Satani nawe nimugeraho ko nawe aho bamuvuga nk'umugabo, naho nze gushyiramo utuntu tw'uko ari umugore, nka hariya nyine iriya nzoka yoheje Eva, ngende mvuge ko impaye nerekane ko iriya nzoka yari ari umugore, ahandi nze kuvuga ko ntacyo arihi, ariko uko mvangavanga Imana mo na hi aba ariko nzavangavangamo na Satani na hi. Ngo baramurakarira cyane, bagenda bavuze ati uyu nguyu adiscrimina abagore. Urabizi nyine iyo bigeze ku kintu cyitwa discrimination biba bisa naho ntushobora kubyisobanuraho, bahita bagukoraho etikete, bahise bamushyiraho urwo etikete baragenda. Ariko mu by'ukuri usanga hari iki kintu cyo gushaka guhindura ibyanditswe uko twebwe tubyumva kurusha uko ahubwo twe duhinduka nk'uko ibyanditswe bivuga. Ubundi Imana yacu ni Imana yihishura, ntabwo ari Imana yigwa. Ugiye kwiga ukiga amashuri ya teoloji, ukagerekaho aya Bibiliya, ukagerekaho doktora muri teoloji n'iki byose, Imana itarakwihishuriye urushaho kuza uyihakana kurusha uko wagiye uyihakana, kubera ko iyi Imana irihishura. Umugabo witwa Pawulo yagiye mu ishuri arayiga, ndetse ngo yari yarigiye ku birenge by'umwigisha wari ukomeye mu gihe cye witwaga Gamariyeli, ariko ntiyabuze kuza atsembatsemba abakoreraga iyo Mana yitwa ko arwanira ishyaka. Kubera iki se? Yarayiza yumva nabi, aho kugira ngo ayinginge imwihishurire. Muririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe nicyo ngusabira. Umwami Yesu atakwihishuriye ntago wajya kumusoma mu bitabo ngo umwinterprete ukoresheje dictionnaire. Imana irihishura. Kuko rero Imana yihishura, ntago tuzagerageza gusobanura Imana uko twebwe dushaka kwimera, ahubwo dukeneye kuyakira uko iyo Mana yatwihishuriye. Iyo Mana rero yihishuye nka data. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya Imana yigeze yihishura nka mama. Ariko abakabaliste bo mu myizerere yabo bafite principe bita dou partsufimo. Dou partsufimo ni ibivuga les deux visages de Dieu, cyangwa se amasura abiri y'Imana. Aha niho twavuzemo Shekina cyane ubushize tuganira, kuko Shekina niyo aspect féminin y'Imana ya Kabale, y'Imana muri Kabale. Rero Imana ya Kabale n'Imana yo muri Bibiliya biratandukanye. Niyo mpamvu biba ikibazo gikomeye cyane iyo umukabaliste aje kwigisha abakristo, kuko dufite Imana ebyiri zitandukanye, ziropoze, zidafite aho zihuriye. Hari umuntu ujya muri commentaire mwaramubonye utubwira ko ari umujuifu, yashatse nimero yanjye araza kugira ngo anganirize nyine angarure mu nzira. Nanamubajije objectif yo gushaka nimero yanjye n'ikiganiro turimo iyo ariyo, ansubiza ko we ngo niba yarambwiye ngo umuhamagaro we ni ugukebura abantu bavuga Imana nabi, kuko we afite idini arimo, idini yambwiye ko ari idini y'Abayahudi, ariko bakaba basenga Imana yitwa Imana y'Abatutsimu. Ngo abo bantu rero nibwo bwoko bwonyine bwatoranijwe. Urumva ukuntu Satani ateye? Satani aragenda kugira ngo arimbure benshi bashoboka, aza muri buri bwoko akabubwira ati ubu rero nimwe mwenyine mwatoranijwe, andi mahanga yose agomba kubakorera mwebwe muri ubwoko bw'Imana. Icyabagamije ni iki se? Ni ukugira ngo abibure muri mwebwe imbuto ya kimuntu, abibure muri mwebwe imbuto y'urukundo rw'Imana, abiba imbuto ya superiorité raciale, superiorité ethnique. Iki kintu cya superiorité raciale nicyo yabibye mu bazungu, baraza bakora udushya twose bakoze muri Afurika, udushya bakoze muri Amerika, uburyo bagiye bamara abantu ngo nibo bwoko buruta ubundi ngo abandi bose. Rero iyo mbuto uyisanga muri hafi muri buri bwoko atarigeze yizera Imana. Ugasanga abantu bazi ko ari bo bwoko bwatoranijwe. Ukagera mu Banyarwanda, Abanyarwanda bakakubwira ko ari bo bwoko bw'Imana. Wagera i Burundi bati ni twebwe bwoko bw'Imana. Abantu bose Satani akagenda ababibamo bene ako kabuto. Ariko nabonye umuntu yabibye n'iyi mbuto irera, iraflorishinga. Mwene da, icyampa Imana ikakwereka Yesu. Muvandimwe, ndabizi ko iki kiganiro kitagucika. Isengesho ryanjye ni ukugira ngo Imana ikwereke Yesu,
umwami Yesu akwihishurira ku ruhure, kubera ko ibintu by'amoko byica umuntu, ugasanga muri we yarapfuyemo imbere, yuzuye kugara, ubundi no gupfobya abandi bantu, nko kubona igihe abatasi bajya gutata bagarutse bavuga ngo twibonaga ngo turi nk'inzige, ngo bari bameze, bavuga uburyo abanaka ari barebare cyane. Rero iyi mbuto ituma wowe wibona nk'umunaki, hanyuma abasigaye bose ukababona nk'inzige imbere yawe. Imana ikubabarire. Imana Data dusenga, iyo twebwe twemera pani yo wowe ubwiriza mwene Data, niyo yaremye isi n'ijuru, yaremye amoko yose ari mu isi kandi iyakunda yose. Nicyo cyatumye itanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese akizwe. Haleluya. Icyampa rero nawe ubwiza bw'Imana bukakurasira, uko Imana yihishuriye Pawulo ikakwihishurira, ukayimenya, ukayihishurirwa. Tugaruke rero kuri iyi myizerere. Abakabaliste bagira imyizerere nk'uko nari mbivuze yitwa dou partsufimo, bisobanura amasura cyangwa se amashusho abiri y'Imana, harimo n'ishusho imwe y'ingabo n'indi y'ingore. Ariko twebwe Imana yacu yatwihishuriye muri Kristo Yesu. Ndagira ngo urebe ijya no kutwoherereza Kristo Yesu ko yamudusezeranije. Imana yacu iteka yihishuye nka Data. Uzashaka kwambura Imana ubudata bwayo azaba ari maza n'indi mana itari Imana twamenyeye muri Kristo Yesu. Uzashaka kwambura Imana iyo attribute kugira ngo ayihe indi attribute iyo ubwayo itihaye. Niba Imana itarigeze twihishurira nka mama, kuki ushaka kuyitwigisha nka mama? Reka tumenye Imana uko yatwihishuriye mu byanditswe byera, tumenye Imana uko yatwihishuriye ku rufatiro rw'abahanuzi n'intumwa, maze tugendere muri ibyo, tuyisabe kuyihishurirwa byimbitse mu mitima yacu. Ariko aba bantu bo bashaka gutwistinga ubutumwa bwiza. Mu kanya ndabashyiriraho akandi ka video kerekana uburyo bagenda babikora mu buryo buri subtile, ku buryo umuntu urangaye atamenya ibintu biri kujya mbere. Imana igihe yasezeranyaga umwami Yesu, tuzi ko kubizera Kristo Yesu, umwami Yesu ni Imana ubwayo yambaye umubiri. Nuko tumwizera, nuko yatwihishuriye, nuko ibyanditswe bimutubwira. Ariko iyo Mana ijya kwambara umubiri, nta nubwo nabwo yaje ari umugore, ntago yaje ari umukobwa mwiza, ntago yaje, oya, ifite uburyo yaje, ifite uko yatwihishuriye kugira ngo tuyimenye nka Data. Iyo usomye muri Yesaya igice cya 9 ku murongo waho wa 5, ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu rero ninde? Umva ibirebana n'uwo mwana w'umuhungu. Icyambere, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Haleluya. Uyu mwana mbere yuko batubwira ko ari we gitangaza, ko ari we mujyanama nk'uko tuzi umwuka wera, ko ari we Mana ihoraho, ko ari we Data wa twese uhoraho, mbere yuko batubwira ibyo byose barabanza bakatubwira yuko ari umwana w'umuhungu. Bene Data, ntabwo umwana w'umuhungu yahindukira ngo abe mama wa twese, oya, umwana w'umuhungu yatwihishuriye nk'umwana w'umuhungu, kandi atwihishurira kugira ngo duhishurirwe Data wa twese. Nta kindi kintu yakoze, arimo asezera abigishwa be, cyane cyane abasengera muri Yohana 17, niho yerekana uburyo yabamenyesheje Data, uburyo yabamenyesheje Imana Data wa twese. Rero aba bantu ukuntu babigenza, bagerageza kudahakana ko Imana ari Data, ariko bagashaka yuko abantu batanabitindaho cyane, abantu be kuvuga ko Imana ari Data. Hari itorero rimwe ryo muri Amerika yitwa World Mission Society Church of God. Ni rimwe mu matorero yizera Yesu, akanakoresha Bibiliya, yemera Imana ko ifite izo aspect ebyiri. Ni itorero rya Gikristo, ushobora kurisearchinga kuri yaba YouTube yaba ubwo hose waribona, ryitwa World Mission Society Church of God. Iryo torero ni itorero ryitwa irya Gikristo, ryemera Kristo, ariko
ryemera Kristo kuri fasade urebeye inyuma. Watangira kwinjira mu bintu bigisha usanga harimo ibindi bintu bitandukanye bihabanye cyane na Kristo. Iri rero ryo ni itorero ryahagurutse ku mugaragaro ryemeza ko Imana ifite aspect y'umugore na aspect y'umugabo. Ikibazo cy'aba bantu iyo batangiye kubyemera gutya batangira gutwistinga ibyanditswe ngo berekane uburyo Imana ubwayo ifite aspect y'umugore. Ndabaha urugero, hari icyanditswe kiri muri Yesaya 49 aho Bibiliya ivuga ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarira uwo yibyariye. Urumva ko Imana iri kuvuga umugore wundi, ntago ari iri kwivuga ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarira uwo yibyariye, ngo icyakora bo babasha kubibagirwa ariko jyewe sinzabibagirwa. Icyo cyanditswe rero kuko cyajemo umugore kikazamo n'Imana, bagahita bagisimbukira bakagifata bakavuga ngo ahangaha Imana noneho yari irimo itwiyereka muri atribi yayo nk'umugore. Imana ibababarire murayibeshyera, ntago ari uko Imana yerekanye yihishuye nka data wa twese. Icyakora igereranya uburyo dukunda n'urukundo umubyeyi akunda umwana we, kubera ko umubyeyi uba yonsa umwana we niwe natwe mu buryo bw'umwuka data niwe tuvomamo ibidutunga byose binyuze muri Kristo Yesu. N'amagambo nk'ayo rero bagenda bacurikiranya bakayacurikiranya kugira ngo berekane aspect y'Imana y'umugore. Hanyuma andi matorero agenda agaragaza kurwanya la paternité de Dieu. Akenshi ibyo bintu babikora barwanya la paternité de Dieu. La paternité ni ukuba data, ubu data bw'Imana. Bagashishikariza abantu ko nibyo koko Imana ni umwuka, yatwihishuriye tubwira ko ari umwuka, ariko kandi yatwihishuriye nka data. Ntago ari twebwe tugomba kugena uko Imana imeze. Niba yaratubwiye ko ari data ni data, ntago tubikuraho. Ni umwuka rwose, yaratubwiye ngo Imana ni umwuka, ariko iranatubwira ko ari data wa twese uhoraho. Umwana w'umuhungu waduhishuriwe azitwa igitangaza, azitwa Imana ihoraho, data wa Imana ikomeye, data wa twese uhoraho. Uyu mwana w'umuhungu watuvukiye yatuvukiye kugira ngo asohoze kwerekana ubumana bwose, kandi noneho muri atribi zimwe na zimwe yiyerekanyemo nuko ijambo ryadusezeranije ngo azitwa data wa twese uhoraho. Haleluya. Rero sinzi niba abantu benshi babizi, hari ikintu kimeze nko gushaka guhindura ibyanditswe kugira ngo bimere uko abantu bashaka, kubera ko abantu bananiwe kwakira icyo ibyanditswe bivuga, noneho ahubwo bagahitamo kubifata bakabihindura kugira ngo bivuge icyo bo bashaka ko bivuga. Ndabaha urugero, mu mwaka wa 2009 hasohotse Bibiliya yiswe Queen James Bible Version. Queen James Bible ni donc ni féminin ya King James. Bafashe Bibiliya ya King James bakora version nshyashya, ariko noneho yo yitwa Queen James. Queen James bayikoze bagamije iki? Bayikoze bagamije ubundi bajya bayita Gay Bible. Nibikunda ndabashyiriraho ifoto yayo. Gay Bible iriho umusaraba uri muri ya mabendera, ya mabara yose ari mu ibendera rya ya muvoma LGBTQ+. Noneho bakora rero Bibiliya igamije kwerekana ko Imana ikunda n'abatinganyi, irabakunda nibyo koko, ariko ko ibyo bintu byo kubana abantu bahuje ibitsina Imana itigeze ibiciraho iteka, reka nubwo Bibiliya ivuga ko ari ikizira. Bo rero bafite ukuntu hari ibyanditswe nibura 8 bahinduye ku buryo usoma homosexuality ukumva ni ibintu twari twarumvise nabi cyane, twari twaravangiwe ibintu Imana yejeje tubyita ibizira. Ariko mwene data, buriya hari igihe tujya mu mpaka nkabona ni impaka zagakwiye kugibwa n'abantu bafite gakondo yabo hano mu isi, ntagize ari impaka z'abantu bari kujya mu ijuru. Mu by'ukuri kujya kuburana ngo ise homosexuality ni icyaha, homosexuality si icyaha, Bibiliya itwereka kategori ebyiri. Hari ikintu Bibiliya yita icyaha,
hari ikintu Bibiliya yita ikizira. Icyaha sosiyete igeraho ikacyakira ikacyemera ikabura uko ikigenza, ariko ikizira na sosiyete y'abantu basanzwe bazima ntabwo igipfa kucyemera. Ntimureba ko uburayi bwateye imbere, ni hahandi naho usanga ibyo bintu batarabyiyumvisha, ntibarabyakira, babyakira generali. Ariko uhuye n'umubyeyi waguweho n'icyo kibazo, umwana we yabaye umutinganyi, niyo yaba adasenga araza akakubwira ati ndenda guturika, ndenda gushwanyuka umutima. Kubera iki se? Imana navuga gute, yafashe ubugingo bwayo, cyangwa igihe yaduhumekeragamo umwuka wayo byatumye umuntu wese yava akagera agira conscience, ku buryo ibintu Imana yanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuntu arabizi niyo yabyirengagiza. Ntabwo waba uzi ko ikintu kizira atari ikizira, ubu kizi. Ni nayo mpamvu habaho intambara yo gushaka kucyemeza abantu. Mwene data, wacyemeza abantu ariko ntabwo uzacyemeza Imana. Naratangaye ejo bundi nari ndimo ndeba ka video ngo inama y'itorero ry'abaprotestant yemeye, ngira ngo ni hano sinzi igihugu icyo ari cyo cy'Uburayi, ndakibagiwe muri ako ka video, berekana ko byahereye muri Amerika, bikurikizaho ngira ngo ni muri Norvege. Hari igihugu cya gatatu rero nacyo cyari cyemeye ubwo butinganyi, ko bagiye inama nkuru y'abaprotestant yabemereye kujya basezeranya abantu bahuje ibitsina. Narabirebye ndeba ukuntu abantu bahagurutse bakoma amashyi n'amarira y'ibyishimo. Ndavuga cyakora dusohoye mu gihe aho Abatesalonike ba kabiri ibice 2 iki cyanditswe kiri kudusohoreraho mu buryo bukomeye, mu maso yacu tubireba ubuhenebere bukomeye bwo mu minsi y'imperuka. Ku murongo wa 3 rino jambo riravuga ngo uwo munsi ntuzaza kurya kwimura Imana kutaraza. Nukuvuga iyo kwimura Imana kwaje habaho gukuraho ibyo nese nouvelle ordre niki, nuko ubanza ugakuraho ordre yari ihari ugashyiraho ordre nshyashya icuriki yari ihari. Hari ibintu Imana yashyizeho ibirema gutyo ibipanga gutyo, ariko noneho hazaho gucurika ya ordre kugira ngo dushyire mu yacu. Nibyo yisi bizira abantu babyita ibyera. Umva, narabirebye ndibaza subu koko abantu babazwe n'amadini. Hari igihe njya mbatekerezaho nkumva sinzi nk'ikintu nababwira. Nk'ubu pasiteri azajya amara gusezeranya abantu Bibiliya, amaze gusezeranya icyo Bibiliya yita ikizira, amaze guha umugisha ikintu Bibiliya yita ikizira, nawe ugenda kurambikeho ibiganza. Mbese iyo shusho ndayishaka nkayibura. Ariko bene data, ibintu ubu ngubu biri kuba ni ikibazo cy'urupfu cyangwa ubuzima. Nkunda mu gatabo k'umugenzi, hari ahantu umukristo yageze hitwa ku musozi witwa Biruhanya, awuzamuka arushye cyane, ariko awuminuye nibwo yarebye imbere abona undi mugenzi uri mugenda mu nzira ariko yiruka amasigamana. Umutima w'umwemeza ko uyu mugenzi nawe ari kujya mu rurembo. Aramuhamagara ati mugenzi ndinda. Undi noneho arushaho kwirukanka yitwaga Mwizerwa. Aramubwira ati wandinze. Mwizerwa aramubwira toya, uhiga ubugingo bwanjye arankurikiye ntago nahagarara. Mwene data, uhiga ubugingo bwacu niba turi kujya mu bwami bwo mu ijuru aradukurikiye. Ntago dukwiye guhagarikwa nuko idini dusengeramo ryatoye ibizira. Twebwe turakomeza urugendo tubasige mu bizira byabo. Haleluya. Bene data, ngo ntitukifatanye n'imirimo y'umwijima. N'iyo mirimo pasiteri wawe yaba yayirambitseho ibiganza akayeza, ijuru riracyayikondana. Imana idutabare cyane, itubature by'umwihariko mu bubata bw'amadini, kuko amadini arimo arinjira mu bintu ureba ukabona biteye ubwoba, kandi ukabona biri kugenda kuri vitesi yihuta. Kuko amadini nk'ayo muri Afurika amwe namwe usanga aterwa inkunga n'ayayabyaye yo muri ibi bihugu bikomeye. Ibyo ari byo byose kugira ngo akomeze kuyatera inkunga hari kondisiyo azagenda yashyiraho. Finaluma umwami utwaye ibi bintu byose uri gutuma ibi bintu byemerwa mu madini azabaha kondisiyo yo kugira ngo byemerwe no mu madini yacu muri Afurika. Niyo mpamvu twari dukwiye gutangira gutegura imitima yacu, kuko ibi bintu nibiza bera bagomba kubihunga byanze bikunze. Ijambo riravuga ngo ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Rero iyi Bible ni ikintu cyapermese ibintu nk'ibyo gutangira kubaho. Amadini atangira
kwemeza ibintu atari yaremeje. Ya Bible yasohotse muri 2012, mu mbabare nari navuze 2009, yasohotse muri 2012, ariko yubakiweho hatangira kwemerwa ibintu tutari tuzi ko amadini yacu yakwemerwa. Mbere yayo gato hari yitwa Inclusive Bible. Inclusive Bible yo iteye ubwoba, niyo yasohotse muri 2009 plutôt. Iyi Inclusive Bible yo yerekana Imana mu bitsina byombi mu buryo bweruye. Iyi Inclusive Bible yanditswe na movement yitwa Movement of Priest for Equality. Mu gihe Bibiliya ivuga ngo yaduhinduye abatambyi b'ubwami, hari abandi bahindutse abatambyi b'uburinganire. Iyi movement rero ya Priest for Equality niyo yanditse iyi Bibiliya yiswe Inclusive Bible. Inclusive Bible ni ukuvuga ngo ni Bibiliya twibonamo twese. Donc iyo bavuga iyo inclusivity yabo ijyanye cyane kuri sexual orientation cyangwa se orientation sexuelle ya buri muntu. Urabona ibi bya LGBTQ+ harimo ibintu byinshi, harimo aba bana bahuje ibitsina, harimo aba homosexuelle, harimo aba bisexuelle, ni ibintu nka bitanu ngira ngo, ariko bagashyiraho plus kuko batekereza ko hari n'ibindi tutazi. Mu minsi iri imbere baratwongereramo n'abaryamana n'imbwa, n'abikundira inyamaswa, ejo bundi gusambanya abana babe bavuze ko kitakiri icyaha nabo babongeremo. Ibintu turimo tubona nibwo buhenebere buteye ubwoba. Imana irinda abantu bayo. Ubu igihe cyo kugendera mu kigare cyararangiye bene data. Iki ni igihe cyo kugira ngo ducunguze uburyo umwete, kuko igihe kiragabanutse cyane. Igihe kiragabanutse, za mpaka twajyaga tubona umwanya wo kujya tuzivemo tuzisige ku ruhande, dukize ubugingo bwacu. Haleluya. Iyi Bibiliya yanditswe na Priest for Equality yo igera ahantu, nabaha nk'urugero rwo ikiriya cyanditswe kiri mu byakozwe n'intumwa ibice 2, aho Bibiliya ivuga uburyo umwuka wera yabamanukiye. Hariya kiriya cyanditswe baravuga ngo umwuka wera ngo abaha kuvuga indimi, ngo nuko nabo bazivuga nkuko umwuka wera bamwita abahaye kuzivuga. Umwuka wera bamushyira muri femine, uwo mwuka wera w'umugore abahaye kuzivuga. Ku buryo muri Inclusive Bible umwuka wera ni umugore. Y'Amana bayigabanyijemo ibice, bagira aspect y'umugabo babona, bagira aspect y'umugore babona. Rero ni ibintu biteye ubwoba. Inclusive Bible yageze ahantu ifata n'amazina y'abantu, kubera ko muri inclusivity barimo barashyiramo n'ikintu cyuko utareba umuntu gutya ngo uhita uvuga ko ari umugore. Ushobora kuba umuhohoteye, ushaka kuba wowe mu bitekerezo byawe bikiri bito cyane uri kubona umuntu ukabona ni umugore kandi yenda we yiyumvamo ko ari umugabo. Bityo rero n'abapersonalite bo muri Bibiliya bari kugenda bagerageza kubavuga mu bwinshi aho kugira ngo akoreshe izina rye nkaho Petero yari umugabo, akiyaranja ku buryo akomeza kuvuga Petero ariko atamuvuze nk'umugabo, ku buryo naho ari buze gukoresha intuza sije aza kuhashyira day cyangwa iki ku buryo bitaba hi rwose akayikuramo. Sinzi impamvu bayirwanya cyane, ariko ibi bintu byose ni biba bigomba gusohoza ibyanditswe. Aba bantu rero bakunda kubwira abantu kuvuga ko ari imyuka, donc Imana ari umwuka, kubera ubundi buyobe baba bashaka kwintroduisa, ari nabwo ngiye gusorezaho. Ubundi buyobe bukomeye baba bashaka kwintroduisa ni ukuvuga ngo nkuko Imana ari umwuka niko nawe uri umwuka, bityo nk'umwuka ku rwego rumwe n'Imana nawe ubasha kurema nkayo. Iyo doctrine yitwa doctrine y'Imana ntoya. Muzumva abantu bigisha abantu bababwira ngo muri Imana ntoya, akavuga ngo muri Imana. Hari terme iri famous cyane mu barokore, ariko abantu ntago bazi ko ijambo rivuga ngo kwizera kurarema ntago ririya jambo ryanditse muri Bibiliya. Ririya jambo ni ibintu byagiye
byagiye bisubirwamo kenshi. Nigeze kumva uyu Noah Harari ari kuvuga ngo nusubiramo ikinyoma kenshi kizahinduka ukuri. Ni ikintu cyasubiwemo kenshi kigeraho gihinduka ukuri, ariko Bibiliya ntago yigeze ivuga ko kwizera kurema. Twizera Imana irema ikarema, twebwe akazi kacu ni ukwizera. Iki kintu cyo kubwira abantu ko ari Imana ntoya cyatumye abantu bakura muri bo bakujije kamere yo kwiyizera kurusha uko bizera Imana. Iki kintu cyo kuba abantu ari Imana ntoya cyuririra cyane ku Itangiriro ibice 2 umurongo wa 7, aho tubona Imana irema umuntu. Reka nako mbanze nkasubiremo kuri kiriya narindi kuvuga. Hari ahantu Imana yaremye umuntu, murabona ko Bibiliya iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Mwakwemera ko aba bantu ba Principle Equality, aba bantu bizera Imana mu bitsina byombi, bavuga ngo Imana ivuga ngo tureme umuntu, ni Imana y'ingabo n'ingore, ni Imana mu masura yombi zari zirimo zijya inama, ariko cyane cyane iyi ngabo iri nibwira y'ingore, kuko iyi ngore niyiramukwa nijya kubise isa naho iprovoka kugira ngo ijye kubise maze babyara umuntu, kuko hagombaga kuvuka umuntu usa nabo. Munyumvire ubwo buyobe ahantu bugeze. Imana idutabare, iha abantu gukunda ijambo ryayo, kugira ngo ibi bintu byose duhinduke nk'abakristo bibero ya bene data. Ngo aba bantu barigishwaga barangiza bagasubira kureba mu byanditswe yuko ibintu bigishijwe hari aho bihuriye nabyo. Ubu buyobe rero bwo kwigisha abantu yuko ari Imana, nabwo bushingira aho hantu Imana yavuze ngo nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, umugabo n'umugore bombi niko yabaremye. Rero kuvuga ngo Imana irema umuntu mu ishusho yayo, kandi noneho Bibiliya inatubwira yuko Imana ari umwuka, bo bahita bavuga ngo kuvuga ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo bisobanuye ko umuntu ari umwuka nk'uko Imana ari umwuka, bityo bari ku rwego rumwe rwo kurema, bari ku rwego rumwe rwa kapasite kuko barasa. Hari n'umupasiteri yitwa Kenneth Copeland, we arabivuga neza abyeruye, akavuga ngo nk'uko Imana irema niko warema, kuko muri mu rwego rumwe rw'ibiriho. Imana ni umwuka nawe ukaba umwuka, bityo iby'Imana yakora nawe wabikora, icyo ubura ni ukwizera. Hadutse ubuyobe bukomeye tuzareba, ni nabwo tuzasorezaho buri inyuma ho gatoya, ariko bwigisha abantu kwizera kwabo aho kwizera Imana. Ugasanga umuntu no mu gusenga kwe yizera kwizera kwe aho kwizera Imana. Mwene data Yesu vera, Imana iraganje, Imana ntivugirwamo, Imana ikora ibyo ishaka, niko ijambo ryayo rivuga, ikora ibyo ishaka igihe ibishakiye. Ntago kwizera kwawe kwamanipira Imana, ahubwo dukeneye kongera kwiga Imana bundi bushyashya, tukamenya iyi Imana twizera, icyubahiro cyayo turakizi, iyi Imana twizera gukomera kwayo turakuzi, iyi Imana twizera. Yohana yari yarabanye n'umwami Yesu, ariko ntangazwa n'ukuntu yaramugendereye ku kirwa cy'Ipatimo, amukubisa amaso mu bwiza bwe, no kureba biranga ngo yikubita hasi. Wa Yesu yajyaga aryama mu gituza, kumureba biranga kubera ubwiza bwinshi. Ariko ukavuga ngo uri ku rwego rumwe n'Imana mu byo kurema. Imana idutabare, twongere tugaruke hasi, tugarura amaguru ku butaka. Nibwo tuzamenya iyo dusenga, tukareka gusenga indi Mana tuyitirira Yesu kandi ari Yesu wundi. Rero iyo witegereje mu by'ukuri mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 7, tubona Imana irema umuntu. Ni ibintu bisobanutse neza cyane. Imana irema umuntu, yaramuremye, imurema ari ubugingo, irangije imuhumekeramo umwuka wayo, wa muntu ahinduka ubugingo buzima. Niyo mpamvu iyi doctrine yo kuvuga ngo umuntu ni umwuka, ngo twese turi Imana, irapfuye, kubera ko ntago umuntu ari umwuka, umuntu ni ubugingo, niko Bibiliya itwigisha. Usome mu Itangiriro 2:7 harabivuga. Ariko cyane cyane nkunda ukuntu Pawulo abisobanura mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 45. Aravuga ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo.
akangaka gasobanuke. Umuntu wenyine wabaye umwuka utanga ubugingo ni Kristo Yesu, kuko iyo tumwakiriye aza muri twe. Kandi ubu bugingo batubwira ntago ari ubu bugingo Kristo atanga, ntago ari ame, ntago ari ubugingo soul, ntago ari ame, ni ubugingo buhoraho, ni ubugingo tuzaragwa. Ubwo bugingo tubuhabwa na Kristo Yesu. Ariko Adamu wa mbere we yabaye ubugingo buzima. Haleluya. Ubu bugingo buzima rero iyo buhuye na Kristo Yesu ni ubasha noneho kubuzanamo kugira ibyiringiro by'ejo hazaza by'ubugingo buhoraho dutegereje. Kubera ko icyabyawe n'umubiri nacyo ni umubiri. Adamu wa mbere, icyabyawe na Adamu wa mbere ni imbuto ibora, ariko icyabyawe n'umwuka nacyo ni umwuka, kuko ni imbuto itabora, ni umwuka wa Kristo wavutse mu buzima bwacu. Niyo mpamvu iyo umuntu avutse bwa kabiri hatangira intambara hagati ya kamere n'umwuka. Ya mbuto ya Kristo ije mu buzima bwacu igatangira guhangana na kamere yacu. Iki nicyo nahoze mbwira umuntu warimo ambwira ngo ari kurumva ngo ibyo bintu buvuga by'abatinganyi ngo tivwa ngo niko bavutse biologiquement, right? Nta kibazo, niko bavutse. Yesu nawe arababwira ngo nuko nimuvuke bwa kabiri. Haleluya. Ntago ari bo bavutse ubwo gusa, natwe buri wese wo muri twe afite uko yavutse. Ariko tuvuka bwa kabiri kugira ngo imbuto ibora twabyawemo ikabyara ibiboze muri twe, umwuka wera azabyare mu imbuto itabora mu buzima bwacu, bitume tunesha kamere. Haleluya. Rero nkuko ikibyarwa n'umubiri ari umubiri, ikibyarwa n'imbuto ibora nacyo kiraboze. Niyo mpamvu tugira kamere zitandukanye zikeneye umwami Yesu ngo azazikoreho. Ntabwo wabwira Imana ngo urumva ngo kuko navutse ngo nkisanga ngo nukomeze, na siyanse ntirabyemeza neza dayeri, ariko ntacyo, kuko nibo bafite siyanse mu biganza byabo, bayivugisha ibyo bashaka. Ariko reka nemeranywe nabo, niba koko abo bantu ariko bavutse bakisanga ari uko bameze, kompati ndabumva, mbafitiye impuhwe, mbafitiye ikigongwe. Ariko bene data, ntago ibyo ngibyo bituma Imana ikwakira gutyo, ahubwo iragusaba kuvuka ubwa kabiri ukabyarwa n'imbuto itabora, ukabyarwa n'imbuto idatingana, ukabyarwa n'imbuto idasambana, n'imbuto itiba. Haleluya. Buri muntu wese afite uko yavutse bwa mbere n'akantu yavukanye, hanyuma wa mwuka utanga ubugingo iyo ugeze muri we, kubera ko uwo mwuka ari we Kristo ubwe yaje mu buzima bwawe. Niyo mpamvu gusaba ati reka nkubyare bwa kabiri. Ubu se umuntu wavutse ari umunyamujinya abwire sosiyete ati ubwo rero urumva ni munyakire, jewe genetiquement birazwi, kandi koko nibyo hari abantu muri gene zabo umuryango wose uba wigirira umushiha pe, umuryango wose uba wigirira umujinya, ari abanyamujinya mu buryo bufatika. None se ubu uyu muntu abwire sosiyete ngo urumva nyine no muri gene zanjye biraboneka, jewe ubundi ndi umunyamujinya kavukire, munyakire nukomeze, nta kundi rwose mukanya nidusohokana ukabona mfashe urubuye ndarukwashije mu mutwe, nta kundi jewe navutse ndi umunyamujinya. What? None se niba sosiyete itakwakira icyo ngicyo, kuki tutemera iby'Imana ishaka kudukiza byose ngo tubizane, ubundi bibyarwe n'imbuto itabora? Haleluya. Tugende tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ubuhamya ni iki? Ubuhamya ni ukuvuga ngo umwami Yesu yansanze nari mfuye. Niko ijambo rivuga ngo namwe mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yabahinduranye bazima na Kristo. Icyaha ni urupfu mu buzima bwacu, ariko iyo tumaze kubyarwa n'imbuto itabora, itangira kugenda inesha ibora muri twe, tugenda dukura dusa na Kristo, dusa na Kristo. Uyu munsi winjira nyine wari ufite icyo kintu kikuremereye, ariko wagera ku musaraba ugahabwa imbaraga zo gutangira kurwana nacyo. Niyo mpamvu mu buzima bwacu tugenda, umukristo yaravuze ngo genda umukristo ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Kubera iki se mu ntambara turasana n'ibyaha? Nuko kamere yacu ishaka kuganza umwuka. Ijambo rirambwira ngo umwuka ararikira ibyo kamere yanga, kamere ikararikira ibyo umwuka yanga. Ngiyo origine y'intambara tubamo, ngiyo origine y'urugamba tubamo. Rero iyo bigeze kuri iyi nyigisho yo gushaka kwigisha abantu ko ari Imana, hari akavideo ndakabereka mu kanya murakabona, bakunda kwigisha abantu ngo umuntu ni umwuka, personalite mu kubaho k'umuntu ni umwuka,
which is not right, kuko Bibiliya itweretse ko umuntu ari ubugingo, ariko kugira ngo bazamujyane ku rugero rw'Imana, ijambo baka twistinga ijambo ngo umuntu ni umwuka, unshakira icyanditswe kirimo ko umuntu ari umwuka, ariko jewe ndaguye kirimo ko umuntu ari ubugingo. Ni ubuyobe bukomeye, nunabwumva ako kanya bakibivuga ntarari umisona muri wowe, kuko ntabwo ubuza aho bari kujyana, ariko nubyumva uzamenya aho biri kwerekeza. Impamvu ashaka kukubwira kuri umwuka nuko mukanya ashaka kukubwira kuri ku rwego rumwe n'Imana, kuko n'Imana ni umwuka. Ibi nibyo byabyaye iriya doctrine y'abantu byo kwatura upokeya ibintu byose ukabyiyaturaho. Doctrine y'abadayimoni yazanywe mu isi n'umugore witwa Helena Blavatsky. Iyo doctrine yinjira mu itorero abantu barakira, niyo tuzavugaho ubutaha, ariko Imana itabara abantu bayo bene data. Hanyuma iyo batangiye kukubwira ngo uri umwuka, nta kindi baba bagamije nukujya kukubwira noneho kuri Imana, ukabura Imana ku rwego rumwe n'Imana. Bityo nta gusenga ntago ari ukugira ibyo usaba, oya gusenga ni ugutegeka. Imana yaduhaye ibintu byose, harabura kubyakira. Kwizera ni amaboko abyakira, akira, pokeya. Bibiliya ikavuga ngo ibyo mukeneye byose mubisaba Imana mubyingingiye kandi mushima. None se uzabyingingira ute kandi yarabiguhaye? Bibiliya iravuga ngo yaduhaye imigisha yose mu buryo bw'umwuka. Imigisha yo mu buryo bw'umwuka si amazu. Imigisha yo mu buryo bw'umwuka ntago ari amamodoka, niyo mu buryo bw'umwuka. Icyo nicyo cyanditswe rero bahita batwistinga ngo ntago wasenga ngo uvuga ngo Mana ndakwinginze, no yinginge. Iravuga ngo ibyo mukeneye byose mubimenye mubisabye mubyingingiye kandi mushima. Kubera iki se? Iyo ni Imana, natwe turi abantu. Bibiliya ikambwira ngo umuntu niyibwira ko hari icyo ari cyo kandi ntacyo ari cyo. Mwene data, ntibakugushe muri uyu mutego ngo wibwire ko hari icyo uri cyo, kuko Kristo niwe ufite icyo ari cyo muri twebwe. Hatariho Kristo turapfuye gusa, hatariho Kristo twebwe turi intumbi gusa, hatariho Kristo turi babi gusa. Haleluya. Niyo mpamvu iyo kamera tubyukanye gatoya, hari igihe natwe twiyoberwa. Kubera iki se? Kristo niwe gukiranuka, niwe waduhindukiye gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Muri we nimo honyine tubasha kugenda turwana urugamba rwa kamere. Rero bigisha abantu ko umuntu ari umwuka akaba afite ubugingo, donc ubugingo ni ikintu ufite ntabwo ari cyo wowe, hanyuma ngo akaba atuye mu mubiri. Iyo doctrine rero nkuko nabibabwiye ni doctrine yo kwirindwa, kubera ko ni doctrine ikujyana kwigereranya n'Imana. Tuzi Herode wigereranyije nayo uko byamugendekeye, kandi ijambo ry'Imana rikambwira ngo kwibona kubanziriza kugwa. Tuzi Nebukadinezari wigereranyije nayo uko byamugendekeye, yisanze mu ishyamba rimarisha. Kubera iki se? Icyubahiro cy'Imana ntizagihundi, ntabwo muzagisangira pe. Niba uri umwana wo kurimbuka izakwihorera ukiyitirira uko ushaka, ariko niba waravutse ubwa kabiri uri mujya mu ijuru, nukinisha gukora ku cyubahiro cy'Imana izahagukura vuba cyane, kugira ngo n'abandi bakwigireho isomo. Ubu ni ubuyobe bukomeye bugamije kurimbura benshi. Kubera iki? Abantu twasohoye muri cya gihe Pawulo yabwiye Timoteyo ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba baribwa mu matwi, ngo bashaka kumva inyigisho zihuye n'irari ryabo. Umuntu arashaka umubwira inyigisho zimuzamura, mubwire ko ari mwiza, mubwire ko ashoboye, mubwire ko yabona byose, mubwire ko ntacyo atageraho. Reka da, ntago ubwo ngubwo ntago ari bwo butumwa bwiza. Ubwo ntago ari bwo butumwa bwiza twahawe. Iyo ngiyo ni message y'abapsikologe, ntago ari message y'abavuga butumwa. Iyo ni message y'aba motivational speakers, ntago ari message y'abavuga butumwa. Kuko message y'abavuga butumwa Bibiliya irambwira ngo agahinda ko mu buryo bw'isi karica, ngo ariko agahinda ko mu buryo bw'Imana kazana kwihana kuticuzwa. Haleluya. Umuvuga butumwa, umwigisha w'ijambo ry'Imana akwiye kuvuga agira ngo abantu bagira agahinda kabazanira kwihana kuticuzwa. Ntago ari kugira ngo abantu bumve baguwe neza bishimye, ubashimire muri bwa buryaryate bwo mu matwi. Ubundi twese tuva muri background zagiye zibamo ibikomere byinshi cyane. Akenshi hari igihe tugera mu nzu y'Imana ukagira ngo ubutumwa turi kumva ni moyen de thérapie.
ariko mu by'ukuri niyo mpamvu Imana yashyize mu itorero imihamagaro itandukanye kugira ngo habeho abantu bafite ijambo ryihanisha abantu, ariko habeho n'abantu bafite impano zo guhumuriza imitima. Ariko noneho niba ugiye kwigisha ijambo ry'Imana, menya icyo ugiye gukora muri ibyo byombi ni iki. Ariko ntago Bibiliya ntago yandikiwe kugira ngo umuntu yumve ko ashoboye, yumve. Hari ikintu twakoze fete dufata Imana tuyiteruramo hano. Ijambo ry'Imana ryari rihari kugira ngo ritwereke Imana iyo ariyo, ahubwo tujya gusoma muri Bibiliya dushaka kureba abo turibo. Ukagira ngo Bibiliya ni wowe yanditswe, wagera kuri Goliyati na Dawidi ugasoma uti jyewe ndi Dawidi, uwakuvuzeho wese agahita aba Goliyati. Rekada, ntago yariyo purpose mwene data. Ntago icyo gihe icyatumye Goliyati, Dawidi anesha Goliyati, ni uguca bugufi kwari kuri muri we imbere y'Imana n'umubano yari afitanye n'Imana. Urajya kwiyitirira Dawidi ubanye n'Imana uko Dawidi yari abanye nayo? Umuntu w'abandi ugiye kumwita Goliyati ngo ndakubita Goliyati wanje, ndamuhenura ndamusundura, abantu mwabataye mu mazi, mwabatwaje imigezi mwe. Beneda, nimuze twihane, ubwami bw'Imana buratwegereye kurusha igihe twizereyemo. Haleluya. Nimuze twihane, twakoze amarorerwa kandi tuzi ko turi gusenga Imana. Amazu y'abandi twarasenye, abarozi b'abandi twaratwitse. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimusabire ababarenganya. Haleluya. Ngo ababarenganya mubasabire mwe kubavuma. Ariko twebwe mu masengesho yacu, umuntu twagiranye akabazo gatoya ushobora kumwiririza iminsi 7 kugira ngo inkubi mukubite cyangwa bimugendekere gute. Imana itubabarire. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nurakara umunsi ntukarenge ukirakaye. Kubera iki? Kubera ko iyo umunsi urenze ukirakaye, nkunda kubwira abantu ko jewe iyo ndi mu bihe by'umubabaro cyangwa bya emotion nyinshi, nirinda no kubwiriza ijambo ry'Imana. Kubera ko igihe cyose uri kuvuga ubutumwa bwiza ugakoresha Bibiliya uri mu marangamutima yawe, ushiduka uri kuvuga ibyawe aho kuvuga iby'Imana. Niyo mpamvu niba ushaka gukora umurimo w'Imana, nuba uri mu marangamutima uzicecekere, nuba ubabaye cyane uzabutuje, nuba wishimye cyane uzabutuje, kubera ko uzabwiriza ubutumwa iteka bujyana mu marangamutima yawe aho kujyana mu cyo Imana ivuga. Rero turimo turagera ku musozo kugira ngo tubona aho tuzatangirira ubutaha, ariko nashaka kwerekana iyi doctrine yo kwita abantu Imana aho ikomoka. Ni kuri iyi nyigisho ivuga ngo abantu ni imyuka ntago ari ubugingo. Ushobora kuzahura nayo ukakihorera kagapasa ugira ngo ni akantu gasanzwe, ariko hoya ntago ari akantu gasanzwe. Buriya buri imbuto, buri graine, buri seed. Isindi ni urubuto ruterwa, ibifite imbuto zigamije kweraho. Kubwira abantu ngo ntago ari ubugingo ni imyuka, baba barimo basasira aho bagiye kuzababwirira rero ko ari Imana kugira ngo babazamure. Ariko mwene data, umwami Yesu wenyine niwe wahindutse umwuka utanga ubugingo. Kandi itandukanya aya magambo abiri yombi yiswe umwuka mu Kinyarwanda. Bibiliya yavuze ngo mu Itangiriro 2:7 ngo Imana yamuhumekeyemo umwuka wayo. Umwuka yamuhumekeyemo Bibiliya ivuga ni umwuka wo guhumeka, ntago ari esprit, ni umwuka wo guhumeka, ni souffle de vie niko babyise mu Gifaransa. Ariko bageze kuri Yesu Kristo mu Bakorinto ba mbere 15:45 baravuga ngo umwami Yesu we ntago yabaye umwuka wo guhumeka, ahubwo yahindutse un esprit vivifiant, yahindutse umwuka utanga ubugingo. Ariko noneho umwuka esprit wa wundi uza mu buzima bwawe ukaba muri wowe, ugakorera muri wowe, ufite ubuzima bwose bwuzuye. Rero ndifuza kubereka kano ka video karabafasha kumva neza aho ibi bintu biba byerekeza, ako tuzarebera hamwe ubutaha kazarushaho kubisobanura neza, ko kazaba ari akadocumentary karekare, ariko nibura kazaba karimo bene izi nyigisho mu buryo bwose. Ahangaha ntaho turi bubone ko bababwira ko ari Imana, ariko muri documentary nzabereka ubutaha muzabona naho noneho pastor ababwira ati muri Imana, ntago mufite Imana, muri Imana. Neza neza abantu abahindura Imana. Ariko mukuye munsi ho, kuko tuvuze ku kintu cy'inyigisho bavuga babwira abantu
ko atari ubugingo ahubwo ari imyuka. Niyo mpamvu mbinginga bene data, mwirinde gupfa gusubiramo ibintu byose bababwiye gusubiramo, kubera ko umuntu uri kubibabwira azi impamvu ari kubibabwira. Biriya bintu twakunze kubigarukaho kenshi, ari amagambo babasubirishamo atari biblique, ni incantation, ni imitongero, ni ibintu baba bari kubavugisha bo bazi ibyo ari byo, kabbalistiquement parlant, mu buryo bwa kabale, mu buryo bw'imyuka bakorana nayo, imwe ibafasha kugusha abantu, imwe ibafasha gukora ibiki. Iyo myuka yarangiza akayigushumuriza ashaka corps yawe. Ton accord ni très important mu isi y'umwijima. Ikintu utemeye biragoye ko cyagukorerwaho, ariko mu isi y'umwijima bemera ko bagukina gapapu ya accord yawe, bemera ko bagupapura consentement cyangwa kwemeranywa nabo. Kuyigupapura rero nta kundi, agusubirishamo amagambo mu buryo bw'uburyarya, nawe ukajya usubiramo utazi ibyo ari byo, ugapfa gusubiramo utabonye n'umwanya wo kubitekerezaho. Uzashiduka wasubiyemo n'ibintu byihakana umuremyi wawe, byihakana shobuja utazi ibyo urimo. Biriya bintu byo gusubiramo bene data, ubishoboye ubigendere gakeya. Iyi ni inama nguha nk'umuntu tujyana mu ijuru. Wowe niba ubyishimiye kujya usubiramo rwose, usubiremo, ariko ubu butumwa bugeneye abantu bari mu nzira ifunganye, ba bantu bategereje kuzaboneka k'umukiza Yesu kandi biteguye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Nkunda mu gifaransa ukuntu babivuga ngo ce sont les violents qui s'en emparent. Iyo tuvuze intwarane mu Kinyarwanda ntibyumvikana, ariko mu gifaransa aravuga ngo ce sont les violents, ba bantu babugisha n'igitugu, ba bantu biyemeje gukura obstacle mu nzira zabo kugira ngo babujye. Icyo ubonye kikutinzura kigizayo, ntabwo utinya gutandukana n'umuntu runaka, ntutinya kuva mu bintu runaka. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo iraguye Babuloni. Niba ugitinya kugira ibintu usohokamo, Babuloni izagwa ukiyirimo. Haleluya. Ariko iki ni igihe cy'abantu babandi bitwa intwarane bagira ibyo bigizayo, ibintu byose bibakerereza. Nkuriya mwizerwa twabonye, ntabwo yarazi uri kumuhamagara inyuma y'uwo ari we, ntabwo yarazi ko ari umugenzi nyakuri, ariko yaravuze ati niba turi kujyana mu ijuru riruka unshyikire, ntabwo ari giye uhagarara. Haleluya. Rero natwe tumenye ko uhiga ubugingo bwacu turi hafi. Umwanditsi Pawulo yandikiye Abakorino arababwira ngo ndiruka ariko sindi nk'utazi aho ajya. Burya iyo uza aho ujya ntabwo ikintu cyose kigutinza. Aravuga ngo ndakubitana ibipfunsi ariko sindi nk'uhusha. Iyo uri nk'uhusha agatarutse kose urabanza ugahagarara ukakareba ngo ndasiganirwa cyangwa ndamaranira kugera aho dutanguranwa, aho dusiganirwa. Bene data, Satani yadashoboye kukugusha nibura aragukerereza, kuko mu kugukerereza hari ibyo wakabaye ukorera umwami wawe utazakora. Kubera iki? Uri mu bicicikana hano, hari impaka kuri homosexualité, hari impaka kuri ibi, hari izindi mpaka, ariko tugerageze tugire intumbero kugira ngo dutanguranwe kugera aho dusiganirwa. Reka rero turebe kano ka video, niturangiza turasenga Imana dusoze, Imana iduhana umugisha. Ntabwo ushobora kwakira umwuzuro w'imbaraga z'Imana utarasobanukirwa ibi. Ubwo Imana yaremaga umuntu, yamuremye ari umwuka, imuha ubugingo, irangije imushyira mu mubiri. Ndagira ngo usubiremo ibi bintu ngiye kukubwira. Vuga ndi umwuka. Bisubiremo. Subiramo nyuma yanjye uti sindi ubugingo, ndi umwuka. Vuga uti mfite ubugingo. Mfite ubugingo. Ntago ndi ubugingo, mfite ubugingo. Ntuye mu mubiri, ntago ndi umubiri, simfite umubiri, ahubwo mba mu mubiri. Ibi ni ingenzi cyane, kuko mu minsi iri imbere uyu mubiri uzasubira mu mukungugu. Warawutiye. N'umutirano, si uwawe.
wowe uri umwuka utuye mu mubiri mu gihe gitoya gusa. Noneho ubwo uzaba uzutse mu muzuko, ururimi rwawe ruzahinduka, kuko noneho nibwo uzavuga uti mfite umubiri. Ubu tuvuganaho nta mubiri ufite, icyo ufite ni igitirano, iki wagitiye mu mukungugu. Naho umubiri mushya wo ntabwo uzaturuka mu mukungugu, uwo niwo uzaba ari wo mubiri wawe nyakuri. Noneho kandi umubiri yaguteguriye ni uwawe wenyine, uragukwiriye, uwawe wenyine. Uzaba utunganye rwose, umucyo wuzuye, umucyo wuzuye. Kandi uwo mubiri uzaba ufite imyaka 33 iteka ryose, iteka ryose. Urambaza uti ibyo subikuye? Yesu yazutse mu bapfuye kuri 33, ntawe uzaba muruta cyangwa ngo abe muto kuri we. Niba afite 33 niyo nawe uzaba ufite, kuko ubwo tuzamubona tuzasa nawe. Umwuka w'umuntu ntabwo ari umugabo cyangwa umugore, ni umwuka. Nta mwuka gabo ubaho cyangwa umwuka gore ubaho. Umwuka w'umuntu ni umwuka, si umugabo cyangwa umugore. Imana ubwayo si umugabo cyangwa ngo ibe umugore. Iki ni ikintu abakristo benshi badashaka gukoraho, ariko uku niko kuri. Ubwo Imana yaremaga Adamu yari umugabo n'umugore icyarimwe, kuko Eva yasohotse mu rubavu rwe. Umwuka w'umuntu umeze neza nk'Imana. Ubwo Imana yahumekeraga mu mazuru ya Adamu umwuka wayo agahinduka ubugingo buzima, yari imuhaye ishusho yayo, yamuhaye kamere yayo. Umwuka wera aha umuntu kamere y'umwuka bwite, guhumeka kw'Imana. Ijambo umwuka risobanura guhumeka, ruwah mu giheburayo. Nta byinshi ndi burenze kuri aka kavideo, ngira ngo birasobanura ibyo nabanje kubabwira mbere yako. Ibisigaye umwami Imana duhana umugisha, dusenga Imana. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye yuko uri uwo kwizerwa. Ndagushimiye yuko ubwawe warivugiye ngo nkuko imvura itagwa ku butaka ngo isiga itabutosheje, ngo ni nako n'ijambo ryawe riri. Nanjye ndasengera umutima wose uguwemo n'iyi mbuto, mwami wanjye, reka ujye muri wo mwami. Iyi mbuto igende yera 100 muri buri mutima wakiriye, kandi ndasenga kugira ngo abantu bawurusheho kuduhishurira Uwiteka ubutumwa bwiza icyo ari cyo, kuko twagiye twumva ubundi butumwa tukagira ngo nibwo butumwa bwazanye Yesu. Mwami Imana, twagiye duhura n'ibyisanisha n'ubutumwa bitagira icyo bihuriraho n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ariko ndakwinginga Mana, kugira ngo muri iki gihe cya nyuma Uwiteka usisita abakozi hirya no hino, uhagurutsa abantu mwami Imana mu mpande zitandukanye, kugira ngo bahamye ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Kuko mwami, igihe kiratwegereye mwami wanjye, ibigaragaza kuza kwawe byose bisohoye mu maso yacu. Niyo mpamvu nsenga kugira ngo udukure mu bitagira umumaro, udukure mu bitwihererana, udukure mu biduhugije mwami, uduhe gutumbira ururembo Siyoni, uduhe gusiganwa nk'abazi ko dukurikiwe mwami wanjye. Kandi Uwiteka uduhe kuguma mu nzira ifunganye. Nubwo ifunganye mwami, warivugiye ngo ni inzira nyabagendwa kubayinyuramo, kuko mwami umugenzi niyo yaba umuswa atabasha kuyiyoba, ariko uwanduye umutima we niyo yayihata amate ntago byakunda.
niyo mpamvu nsenga mwami kugira ngo buri muntu wese waba yanduye umutima mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mwami Imana ukora isuku mu mitima yacu dutegurire kuzabona umwami wacu. Ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo uwandujwe n'izi nyigisho tubonye Uwiteka urandura imbuto ibora muri we, uteremo imbuto nzima y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kuko ijambo ryawe riravuga ngo mbese bakwizera batari nta wababwirije. Nuko mwami natwe dusohoje umurimo wawe wo kuvuga ubwami bwawe, wo kuvuga ubwiru bw'ubwami. Dusohoje umurimo wawe mwami Imana wo kubwira abantu yuko ubwami bwawe bwegereje. Ndasenga kugira ngo umwuka wera nawe akora akazi ke, kuko niwe wemeza abantu mwami wanjye. Mu izina rya Yesu ubu butumwa bwera imbuto mwami wanjye, kandi bubyara abagenzi tuzahurira i Siyoni. Ndasenga kugira ngo abantu baruru bakure mu butumwa bupfuye, ubutumwa bwo mu kigare buri kujya kubarimbuza, ubutumwa butuma mwami baba mu madini Uwiteka badafitanye relation nawe. Mu izina rya Yesu ndasenga kugira ngo ureshye umugeni uyu mugoroba, ureshye uyu mugeni kubari mu gitondo, ureshye uyu mugeni wumvise ubu butumwa mwami, maze Uwiteka yitabiye impamagazi ahunge mwami Imana ahungisha ubugingo bwe, mwami Imana ahunge umujinya uzatera abanzi b'Imana, ahunge mwami Imana kugira ngo asiganirwe aho dutanguranwa. Icyubahiro ni icyawe mwami wanjye, ngaho komeza ubane na buri muntu mwami, uwaba yumvise ubu butumwa aruhijwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba arwaye, yaba ababaye, yaba ari mu kiriyo, data ni wowe uvura imitima yacu, ni wowe uvura imibiri yacu. Ndakwinginze kugira ngo uyu muntu umusange, wurure umutima we, kandi mwami ukize uburwayi buri mu mubiri we, kugira ngo aguhimbaze, ahaguruke avuge ishimwe ryawe. Icyubahiro ni icyawe mwami wanjye, ni mu izina ry'umwami Yesu dusenze twizeye, amen amen amen. Murakoze cyane rero, umwami Imana aduhana umugisha, turi kumwe naho ubutaha. Shalom shalom shalom. Turabategereje abakunzi bacu ba Ayaloni TV, muze twige ijambo ry'Imana. Ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ayaloni TV ni urubuga nyamwuga. Ayaloni TV ni urubuga